ugahora n'umuntu kandi ubona umuganga bite se mane wango ngiye gushaka ibirayi yagera gusa uvuga ko ugiye kuvura abanyarwanda ugiye gushaka ibirayi wango kujya utashaka kumbaza ibyo bibazo udashyize amazina y'ababivuze erega niyo proof oya uvuga uti hari abantu bavuze ibi nibi cyane cyane ufate ibyavuzwe n'abantu benshi cyane cyane ufate ibyavuzwe n'abantu benshi ko ngiye kubita abazimu mbakubitira mu mifungo nge nanjye nkubita ibari rya ndabanza ngabafunga ibaro yose ngabapanga kubitira icyarimwe abo bantu bari gusorwa mu mazu ngo baje kuvuga kuri Mutabazi yo bavuga none se ko yamvuze ahubwo nimba hari abantu bamwaye like ko yamvuze mwaje guca inbox mukambwira nkabaha nimero ye mukamwuteranyiriza y'inzu genda ujya ahantu bari gukora ikiyede nushaka utarigeze ubaho umuyede uvuga utubwo abandi bayede baye 2500 ngi ndakorera icyatanu ngo yajyane mu ituro se ukore imibyizi ibiri uyashyire profete azagusengera ubwo bushomeri buveho rwose pe ngi umpaye abakristo 5000 muri Kigali umukiro urimo akabateka gatanu mu cyumweru indi minsi ibiri akabwira bakaburara nabo bakamura urusengero rwa miliyari 2 wa mwana Brian mwarashikoye so Brian ari kuramwemera umuntu wese akoze umuntu ujye umwemera buriya n'abantu bose bakubeshya ko batemera Fatakumavuta barabeshya ndamwemera yarabakonvensi ajya nirwa niyesura Imana yavuganye nanjye nicyo kibazo cy'abanyakanyarira Imana yavuganye nanjye yambwiye ko ngiye kubona inzu Imana yavuganye nanjye yakubwiye ko ugiye kubona inzu ariko amafaranga azayubaka uzayakorera hamwe bakwambura ujye kubarega mwivurugutane mwivuba yakwishyure icyo yacyarize ngo gukora umurimo wayo se zayago none se ngewe ubona bitamvunye ubuse ntibamvuze ubuse ko bamvuze mwuka yari yaje kunsubiriza abantu sori mu mujyi bamwe batanize bacikirije amashuri bandika amazina yabo mu cyapa bafite imiturirwa bakubwiye yuko bagiye kanyarira they trusted their thoughts Nizere ko mumeze neza cyane ndabasuje kandi mba ikaze mu biganiro bya Yawe TV nitwa Patrick wakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe umunsi ku munsi aho uherereye mu bice bitandukanye tukifuriza amahoro no kugira intangiriro nziza z'umwaka wa 2022 mutangirana intego zo zigomba gufatika kugira ngo muzagira umuvana aho mugera bireke gukomeza bimeze gutyo reka ariko maze mwibutse ko turi kumwe na Body Max Fitness barakubwira ko niba wifuza gukora umubiri kugabanya ibiro cyako byongera dufite aba personal trainer abaguha imyitozo ijyanye nuko ubushaka kutera duherereye mu Giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe winjiye muri Hilltop gataye mu muso bwawe ugeze kuri Body Max Fitness dufite byinshi nziza cyane sauna and massage swimming pool ku bantu bikundira koga uratugana tukaguha service mbangubwiye haruguru cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788 35 mbaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nkuko mubibona kuri screen zanyu turi kumwe na Apostle Mutabazi Apostle cyangwa supporter byose bivuga kimwe byose bari kimwe indimi ebyiri zitandukanye Apostle ni igifaransa okay sawa cyane twishimiye kwakira kuri Yawe TV yawe kandi ubwo tunaguhaye ikaze tumishimiye kwakira tutugwaye n'ikaze aya murakoze kunyakira nabyiza amakuru y'iminsi mbere na mbere umwaka baracyawifuriza mushyashya haracyari kare yo kwambere kutararangira abantu bakifurizanya umwaka mushya bakifurizanya umwaka mushya nubwo ntazi nimba ari cyo bimara ana rutuntu bavuga ntazi nimba dufite icyo gusa bigaragaza ko umuntu ntari birye ntacyo atakwifuriza ikibi atakurwanya nubwo ryari igihe sange kwifuriza umwaka mwiza iguteze kuzawukubita umuhini mukabwibwe ikindi iyo waturwaye ibintu byiza bikora icyo twita to program your mind for success iyo wiyatura amagambo meza cy'abantu bakakwatura amagambo meza ushobora kugera kure buriya muri bihugu byacu mu byaro byacu wenda kavuge mu Rwanda mu byasha kanasha nakiziyo uzabikibwa sha to ka se to no biriya bintu byica mu mutwe ariko umwana w'umuzungu uzakurikira wenda n'ubu ufite amadocumentary n'amafilime yes can do it kandi wakoza amadega no you can do that go again motivate umuntu you know nizo nyungu z'abana bamwe igikoma cy'avoka cyangwa cyanido niyo difference bahari hepfo barahuye n'ibintu byinshi mubwira kazabikibwa rero kukubwira kuzabikibwa mpaka kugize imyaka 15 cyana escaping ubu bwa bigoye okay fresh sana nuko twinjira mu kiganiro cy'umutse ariko n'ikindi kintu cyabanga abantu bazakoreho research abana bose ba Green Hills baba bafite face ziri finyore urabona umuntu ufite minganya arya rukuno bavuga baby face niki
isura y'abahasira uyu uzagenda uhagarare bagiye ntabwo ari ibintu by'agatwiko ni ibintu wareba kandi igihe usanga ba mama na ba papa fesi zabo zidashemeje nakozeho research nsanga ni ibintu iyo abasoma Bibiliya Yakobo yakoze afata uduti ashyiraho amabara akajya ashyiraho amabara y'ihene ashaka ko zivuka n'amabara ashaka ko zizaba zifite zikima zitureba buriya rero ibyo wimenye ureba nibyo byara icyo cyumvishe umwana wa hariya hasi muri myo muri Nyakariro nzi nwango yima ari kubona urupfu na haso iki kunwagina muri mu isura ukabona ubujimi ugasanga kugira ngo uzakure y'umuntu arasa n'uwatarani oya si n'ikibazo cyo gusaza mbese ni ibintu ni fenomene runaka ariko tutagomba gusuzugura ibyo tureba birema ibyo dushobora kuba byo okay sawa cyane yitwa apostle what we focus our mind on hari cyo twita electrical activating system na gace gafite inshe ebyiri kavumbuye mu gihugu cy'Imana 1949 muri Harvard University so niko ga program ubwonko y'ibyo ushobora kuba cyangwa utaba niyo mpamvu yumvuze amagambo mabi mitajya muri mirwari nkivuga ha meza nk'inshuro 300 aya yandi nkahita nyajugunya because when something is in your subconscious mind icyo twita umutima when something is uploaded in your heart it can't be erased it can be repressed ikintu cyamaze kujya mu mutima muri subconscious ntago wagikuraho uragisimbuza ntago wagikuraho ngo ukikureho gusa uragisimbuza niyo mpamvu nyine nk'abantu barebye akanyamerika cyane ndababyiringeye nyine uko bigeraho bikajya dans le subconscient ubwo akanyamerika no kuvuga sawa na ibintu dufite abantu bajya bareba kugira ngo tubasayidiye mu bintu runaka ukabona atakigerereza inkumi itwika akajya downloading amashusho yayo agahita akora na practice nijoro akaza kugira uko yigenza ntagonde byamera nese ko tubana nabyo so ariko nyine ashobora no kumara ukwezi atakizireba akajya praying azazindi yarebye kera so ni ibintu byinshi cyane buri abantu nkunda gushyira cyane imbaraga gufasha abantu kumenya ubwonko bwabo bufunctiona gute kuko nimba arana ashyize imbaraga no kwiga ukuntu ubwonko bukora kugira ngo uproduce result ushaka nta kindi kintu aba bazungu bona baturusha n'ibiki mu bitabo ko nanditse ibitabo 42 bro so rero muri ibyo bitabo ngerageza kwanaliza ariko kuki umuzungu akora gogo kuki akora Microsoft kuki ngo hari ukuntu yavutse kumeze umunyafrika adafite nza gusanga byose byubatse muri mentality donc umunyafrika ikintu abura philosophe afitiri weak ntago ishobora kubaka ibintu binini cyane bijyanye na bwa buzima yakuriyemo nyine ariko nase ubuzima bubi burenze bw'abazungu babayemo hari n'abantu batabizi buriya Afrika niyo yabanje kuba superpower mu isi abazungu none se buriya wenda kakama nkayereho hari abantu benshi ntago bakazi isi yavutse ku bagabo batatu babyarwaga n'umugabo umwe witwa Noah ukabandi bose barapfuye bararimbuka cyase barashize n'umwuzure abo bagabo batatu harimo w'igikara witwaga Hamu ndetse biri igikoresha jambo Hamu ishaka kuvuga Afrika noneho Hamu yarafite abana bane buri abanyafrika tuvuka ku bana batatu kuko wa kane yaratorongera tunaniye gitinganye gusa witwa Kanani ari nawe wavumwe ariko abandi batatu babye abanyafrika nta numwe uriho umuvumo ni kush ariko harimo abamuyobotse no abamuyobotse n'abanyamerika bwe n'abanyaburayi ahubwo bafashe ibikorwa bye abanyamerika n'abanyaburayi twe dufata imitekerereze ye mentality yo kuregana perezida wacu urumva utabererwa iwacu uraregera nde wabishyize hagati y'abavandimwe urabijyana mu bazungu bose iyo bafite ikibazo babijyana kwande so bivuga ngo mbonye data yambaye busa ubwo ni Hamu ngo warubonye yambaye busa ngo arangiye kubwira ngo witwa Shemu na Jafet bavandimwe no ngo Shemu yabyaye abanyaziya Jafet abyara abanyaburayi ifata ubushobozi bwari buri muri Adamu ibugabanyamo gatatu buri wese imuha destin itandukanye n'iyundi muri abo batatu ifata Hamu ubyara Afrika n'abana be aribo Kush bisobanura Ethiopia Put bisobanura Libya n'abandi banyafrika bose na Misraim bisobanura Misiri Egypt noneho ifata uwo Hamu imuha umugisha cyangwa se destin ya technology buri abanyafrika twikunguje kuri technology abanyaburayi n'abanyamerika n'abanyaziya bose bajya hasi nabo barabizi buri abantu bakoze invention nyinshi muri technology na abanya-Israel n'abanyafrika ibi bintu ubona ngo za essence n'ibindi na machine arave n'ibiki invention zose nizabirabura
supercomputer bwa mbere mu isi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda yakozwe n'uwitwa Philippe Meagwari ni umunya Nigeria afite IQ ya 206 kandi Einstein afite IQ 190 buriya Bill Gates afite IQ 164 ariko abanyafrika bananiwe kwigirira icyizere abanyaburayi mu gihe twubakaga piramide bari bakiri kurya ibyatsi barisha nk'ihene bakennye batindahaye ubyumve iyo hatabaho ibintu byo kuko Imana yabahaye umugisha bere Jafeti abanyaburayi n'abanyamerika bahaye umugisha wa filozofi niyo mpamvu kubijyanye n'uburyarya n'ubucakura ntago wabarusha nese ubona Afrika ukuntu ikomanganya imitwe utekereza ko atari babigizemo uruhare ariko bigiranye n'nyishwe ntibanabirimo no bafite ubushobozi bwa filozofi na psychology buri hejuru filozofi zose na teori zose ziyoboye isi nibo bazikora kapitalisme socialisme communisme ziva kuri bo ukagenda ugasanga demokrasi yatangijwe n'umuyobozi w'umunyafrika witwa Nimrod umuhungu wa Kush bisobanura Ethiopia Kush mwene Ham ariko teori zayo bwa mbere zanditswe n'abagiriki ugasanga abapsikologe bakomeye ba mbere ku isi n'abanyaburayi n'abanyamerika kuko ibintu bijyanye na psychology na philosophy ni ibyabo ibindi bijyanye n'amateknoloji ni ikintu kwiba cyase no gukora hybride bagasa n'abafata ibyabo philosophy urabona science ubundi science ntago ibaho kuko Imana yatanze umugisha wa philosophy ku banyaburayi itanga umugisha wa technology ku banyafrika none abanyaburayi bafata philosophy yabo bayikombina na teknoloji y'abanyafrika bibyara science buriya science ni kombinezo ya teknoloji na philosophy noneho bafata theology nayo ntago ibaho kuko Imana yahaye umugisha wa spirituality abanyaziya amadini atanu ari major nayo muri Aziya Christianity Judaism Islam Hinduism na Buddhism ava muri Aziya noneho abanyaburayi bafata philosophy yayo bayimixinga na spirituality y'abanyaziya spirituality bibyara theology ni combination of philosophy and spirituality. Okay. None se reka tugerukire gatoya wenda iyo nyigo tunayivaho gakeya. Uri umuntu wo mu mivyuko epfiyo ngiyo mu cyaro. Uribuze ko waza ngumeze utati kuburiho nicyo gishoro ndashima Imana rwose. Kuburiho nicyo gishoro. Iriya mvugo niyo kuri sansi imwe ku rundi ruhande abantu bayigira ndabakemanga. Ya kuburiho agaciro ko kuburiho nicyo umariye societe. Agaciro ko kuba uriho we kuba uriho gusa ntago bihagije nicyo ubasha gukora mugenzi wabasha kuvanamo inyungu cyo koze kuba uriho biranavuze ngo wagira inyungu iyo wapfuye byo tuba tubizi ko nta nyungu iyo ari yose wagira washaka ibirayi kuba ukiyumve ariko kuba uriho ibintu bya bite ndashima Imana ko ndiho kuri hose kuba uriho ni we mushinga ahubwo kuba uriho uri gukora iki vuga ngo ndashima Imana kuko hari ibintu ndi gukora kandi kubona bibyara umusaruro ariko nanone iyo ukihari habara amahirwe ko ushobora kumara imyaka 10 unyanayimbwa cyangwa se nta cyuvu umaze ariko nyuma y'icumi kazakimara ariko nimba gusuri gucelebratinga kubaho azif kubaho ubwabyo ari ikintu no kuko in the end ntago uzabaho gukomeza ubeho agaciro rero ko kubaho nicyo kintu uri gukoresha ubwo iko kubaho kwawe none ikindi kintu nabonye kigora abantu mu buzima anabyo nkunda kugaragaza mu bitabo byanjye hafi ya byose the philosophy of life itself abantu benshi ntago ugahora n'umuntu kandi ubona umuganga bitese mane wango ngiye gushaka ibirayi yagera gusa uvuga ko ugiye kuvura abanyarwanda ugiye ushaka ibirayi nwango nimba kuko ibyo uvuga ariko kuri nimba ibyo uvuga kuko ari byo kuri ushobora kureka umuntu agapfa akuri imbere aho kumuvura ngo kuko ataguhaye ibirayi kuko nimba ibyo uvuga ari byo kuri kuko in the end nimba atari byo kuri iyo mvuga izakwangiza you become what you speak you become what you say uzaba kanyabirayi uzaba umuntu abandi ntujye no mu bayobozi n'iki wumva ibintu bisirikira ngimbehe cyangwa imbehe yihe yubanye mwa ukabona umuntu yirakaje urabona ko umuntu yanagambana ndashaka ibirayi imbehe shaka ubuzima nose urumva ibi bintu atari ikibazo umva filozofi rero nshaka kugira ngo abantu mugire abantu muri kudukurikira kuri yawe nugire iyo filozofi za miliyari uzanazitunga ariko bizaza mu buryo bwabyo ushobora no kwihuta ariko bizaza mu buryo bwabyo bizagufasha guhagarara no guhangana na tough times kandi buri wese arazigira buriya Mutabazi amabara yose y'inzara ndayazi kugenda uva Nyabugogo kuva mu mujyi ujya Kagarama hari n'igihe mikoro mfite 50,000 kubera ko
najyaga mbikora mfite 50 mu mufuko, ubu sinabikora kubera ko namaze kwandika izina. Ariko kubera iki namaze kubimenyera buriya kuva mu mujyi njya Kagarama n'amaguru n'ibintu kandi nca kaburimbo yose. Ubundi nkajya kuri pave kugira ngo mbishobore ikintu nkora ngenda nivugisha. Hari umutipe waramaze kwanzura ko nasaze, abibwiye undi muntu aramuseka aravuga ati umutipe ararenze. Kandi iyo ndi kugenda mu nzira nivugisha ntabwo mvuga Ikinyarwanda, Cyongereza birenze, ibyongereza nk'ibyo muri Amerika. Telefone uri hose witwa Steve Fatakumavuta umupasiteri we yaravuze ngo ashaka kugenda yivugisha ngo ashyiramo ekuteri bakagira ngo ari kuvugana n'umuntu. Njyewe ntazo nshyiramo, shyiramo iziki se nta muzuru ryawe se birakureba ibyo ntekerezaho, it's none of my business. So njyewe nzi ko ndi kubaka none uba Mutabazi ngo yubatse umunwa kandi koko ncavuga amasaha 8 tutanandambiwe kandi ngwindura content kubera iki narasomye ibitabo nanjye ntazi umubare. Icya kabiri umunwa icyo gihe nyine narawukoze. Ngiye bwa mbere njya kwigisha hano nigisha mu Cyongereza baravuze baketse kuri Urucyongereza rwo rurimi nkoresha Donatire by'umwihariko ko ndi gupreaching asimenya Icyongereza kivuye mvuga nguruka. So mu by'ukuri rero nuko ibintu bimeze, ariko nyine abantu bagomba kumenya ngo hari ikintu gikomeye Mutabazi abafitiye bahindura ubuzima bwabo ntibuzigire buba nabi. Wanaca mu bintu bikomeye bikaba motivation, donc ntunabimenye ko abiciyemo. Nk'urugero abantu benshi muri iyi minsi bambaza ngumane ngo kumbona ngo wakwataza ibya danje bimeze bite. Wenda iyo ngingo yawe reka tutsinjiraho wenda turaginjiraho mu kanya njyaga nta nibyo nzi kubera ko ngi ntambara narwanya ibi ni toto sana ngo ariko ngo abantu bagututse bantuka se nkabiki. Utekereza abantu batutse Bill Gates mu bintu bya Covid bangana iki byamuhinduye iki? Wabonye yarananutse cyangwa se yarwaye stroke? No, ibyo byanyu mwirwa mu mutukana. Wasanga niyo YouTube ukoresha ifitanye isano na Google ifitemo imigabane. So gutukana kwa biri kumwinjiriza in the end uratekereza ko afite iki kibazo. Abantu rero mu Rwanda birwa ku social media uresa nkora content muri kuntwikira muri kunyubakira izina kandi ikindi nari buzishyura amafaranga amacano nkishyura amafaranga. Ngiye bwa mbere nza kuri YouTube narishyuye 50 mili wangu kugira ngo bampe mikoro. None mwebwe muri kuma mikoro z'ubuntu kwanza uraza no kongereka essence munsigaye mvuga ukangereka gitano cya essence nta mikino nakuguhereza ko namwe mwishyuza muri views ntago menya aho mwayanywereye naho mwayaririye. So ariko niyo wenda utanyishyura it's kind of nkunda ko abantu bagira mentality philosophy nzima tutija ku by'ubuntu ibyo bintu by'ubuntu byanyu amajino y'abantu n'uburyarye butangire. So umuntu uri gukoresha ikiganiro ari kwinjiza amadolari wenda 30-40 nakwe mu bitanu ugenda ugure fuel. Icyo gihe biratuma utampamagara ngo mvuge ngo harya ngo bera ninjye hari yanga essence yanjye kandi hava njye hariya ni ukuro 5 naho ndi bujye nkakura 5 naho ngiye nkakura 5 biraza kurangira. So mu by'ukuri philosophy abantu bagomba kugenderaho ni iyi ngiyi. Njyewe ndiho kandi Imana yandemanye impano yo kuvuga. Oya buri wese afite impano ye. Buri uyu mbwe ngo Cristiano Ronaldo n'umuhatari kurwana byeme mu itegeko nshinga no mu bya gikristo nagutera ku n'umuhatari gute mu buryo none se nge sindi umuhatari n'umuhatari kukuguru ndumuhatari ku munwa. Rero uvuga ko ari umuhatari ushyiraho n'ibyo ari mu muhatari, ariko nuvuga ngo n'umuhatari azifa ari umuhatari mu bintu byose expressing n'umuhatari buri muntu wese Imana aremye n'umuhatari mu buryo bwe no mu kintu cye. Okay, miliyari 7 zose zigize isi n'abapfuye n'abayize gute buri muntu wese afite ahantu afite umuhatari, ahubwo umuhatari n'uwahamenye. Buri wese afite karite ye, buri muntu wese afite ahantu afite quelque chose. So mu by'ukuri rero philosophy ituma umutsinzi ni uvuga ngo njyewe navukiye gukemura ikibazo kiri mu isi kimwe cyangwa bibiri, ngomba gushyira imbaraga z'ubuto bwanjye mu kukivumbura. Navukiye gukemura ikibazo. Garasiyana akavuga ati njyewe nagusetsa rwose ukibarangura, nashyira kuri YouTube mukandeba views 500 mu byumweru 2. Ubwo ngubwo ngo yamaze kubona the purpose of his life. Ariko ibyo ntavuge ngo ngiye gushaka ibirayi. Iyo ajya muri Gatoto nari Nyamirambo batanahaza herutse kujyayo, nimba zamutse ari yerekera Gatoto agomba kumenya neza ko agiye gusetsa abanyarwanda kugira ngo ubuzima abone ibirayi. Oya no agiye kubasetsa kugira ngo bagire ubuzima buryoshye. Iyo mvuga y'ibirayi naguye ibirayi shyira ku ruhande, ahubwo ibirayi ni ingaruka yuko basekeje bigacamo. Nuwango Mutabazi nge ngo imitekerereze itumutsinda. Iyo nyiguhaye ukayemera nuwango ryaturushaka si ibirayi. No, njyewe ndashaka kugwa imitekerereze itumutsinda. Numara gutsinda ariko nawe uraza kumitura, uraza kuma parcelle y'Inyamata. Ibyo ntago ari ikibazo, ahubwo ikibazo ni ibyo nagwaye biri kugukorera cyane ntago bigukorera. Okay, nimba byagukoreye
so it's your turn. Nawe kandi ugomba kubaho wumva yuko ugomba mbayeho kugira ngo nguhe ubuzima bwiza, nawe ubayeho kugira ngo umuhe ubuzima bwiza. Ariko nuvuga ngo ndashaka ibirayi, nawe ukavuga ndashaka ibirayi, niho guhangana kuva, niho kwirirwa abantu bameze nk'aho bahangana, niho biva. No, njye ndiho kugira ngo ngire ikintu nkora ubuzima bw'abankikije buryohe. Dore ibanga ryo kugira ngo ugire miliyari, nishaka ibi y'amadolari, miliyari y'amadolari. Ubonye ikintu ikibazo wakemura gifitwe n'abantu miliyari, buri wese ukamukuraho idolari rimwe bitugira miliyari y'idolari. None kiba gisigaye kigoye ni uburyo uri bukemurira ikibazo abantu miliyari, kuko nujya kugikemurira abanyarwanda miliyoni 10 urasanga i Burundi hari undi uri kukibakemurira kandi utamufatana agatuti k'i Burundi. Ariko nimba byashoboka ko ikibazo gihari wagikemurira abantu miliyari, ngiye niyo ni filozofi yandinze ndi mu bukene. Ibyo birashoboka. Nari nicwaga n'inzara bakansohora mu nzu, nasohoye mu mazu ntazi umubare, nasohowe mu mazu nanjye ntazi umubare n'amakaritsiye yararimo, kubera kwishyura, kubera kwishyura. None ugasanga umuntu ari kuza kunyitendeka amfatira ofure, ntabwo bikunda, kuko ubundi y'inzara yakuriye nta mikino, nta bintu by'imikino uba ufite, nta bintu byo banga udebeka. Ibyo wajya kubibwira ba bana nakubwiye bafite ba baby face, kuko ntabwo bazi life. So we are hustlers, twe turi abantu bahanganye n'ubuzima, turabubwira ati wa buzima we cisha make kuko tugomba kukubanaho kandi tukagera ku ntego zacu kandi tugahindura ubuzima bw'abandi. So rero abantu bafite ubufilozofi buciriritse usanga barimo bagerageza kukurira. None se kuki bari kunyura ntari kuburira? Kuki bari gukora content ntajya nanafungura ngizanjye zose bakaza kuzikritika ko bazirebye? Mbarenzeho. Rega buriya nubona umuntu ari kurwanya undi cyangwa ari kumwituniraho nuko aba murenzeho. None se kankubaza, ubushobora kwicara ukavuga his excellence cyangwa ukavuga papa cyangwa ukavuga Donald Trump, tuvuge wenda Donald Trump tutabijyana kuri his excellence bikabindi ko Donald Trump wenda waba waramuvuzeho, wenda ukanagira icyo criticizinga cye, yari yagucriticizinga hari n'ibyo ateganya se. Supermanager ni wambwiye ngo abantu batera igiti amabuye, igiti cyeze nyine ntago ibyo wanabirwanya iyo uri uwondiwe cyangwa umaze kubaka ibyo maze kubaka. Uretse no kuvuga ngo aba YouTuber barakuganira bakeneye views no hejuru ahakomeye hirya no hino mu makorodoro no mu ma office, bari gwate ariko cyadata we ati Mutabazi yaje bimeze bitari kubundi, baranakwiga nka bari kwiga isomo, baranakwiga bakagukora metide baragukora metide bakagutekereza bakakwibazaho bagatekereza ku byo wavuze, nyuma baza kubona yuko nta kibi kibirimo bakavuga bati bimeze bitari kubundi. Okay, Mutabazi yaje kumenyeka icyo nshaka kuguha abanyarwanda banasigarana, ushobora kubutemeranya nanjye bibaho, nanjye ntago nemeranya nawe. Rero ibyiza ahubwo sinitegeko ko mwemeranya, nkuraho ikintu kimwe cyangwa bibiri byakwinjiriza, kandi mbona ko nkuraho content byakwinjiriza twika, nta kibazo mfite shumika. Ariko nimba wishyiramo yuko izo content zawe zansubiza inyuma, genda gura ikiziriko cya desa kabisa, kuko ibyo ntago bizigera bibaho. Nimba utekereza ko wansubiza inyuma kuko wavuze, reka nkwereke imbwa igobe nako buri bundi yose baye nyishize ibigobe ntago ari ishyo ni iryinga, zitekereje ko zahagarara yaba mu muhanda wa gari ya moshi cyangwa iruhande rwawo, kuko uhagazemo yakugonga ukarangira, ngo ziri buvuge nizimara kuvuga cyane gari ya moshi hagarare. Oya, gari ya moshi hagarara kubera ko umushoferi wayo yihagaritse. So mu byukuri rero ariko twajyaga abantu baririmba ngo kamanda ni Yesu, driver ni bari ngo driver ni Yesu. So ni uwahagarika Mutabazi ni Imana, ni Yesu, ni Mutabazi ugwe ku giti cye, ni igihugu kandi igihugu ntacyo dupfa. Mu byukuri abantu ni bagerageze no kugaragaza ko bari smart, kugaragaza ko bari smart, kuba tudahuza ibintu byose ntibigutuma ntaba friend wawe, ntibituma tudachilling. Kwebwe byandi tutemeranya tubikushaka kubikora debate ikanarangira nta wemeje undi, tukabivaho ahubwo tukajya kuri byandi twemeranya, akaro dushyira imbaraga. We focus on our common interest, aho kugira ngo twibande cyane ku byo tudafite aho turi bubihurize n'iki n'iki. So mu byukuri ni Mutabazi aherutse kumenyekana ava ko wenda ibintu byatumye trendinga cyane nkuko barimo bivugaga, ni rya turo wakomoje uvuga reka manze mvuga kuri kinge kiguri ninda yizwitu mbaza icyo kibazo. Ndi kwandika kuko impamvu ibi mbikora, hari ukuntu abantu bashatse kunyandikira ku brandinga kandi ari abagome. Ndaza kubisobanura numbaza ibyo byituro. None rero kanje ni branding kubera ko ntago nageze mbahikira cyo ku branding. Mutabazi ninde?
mu gihe bitabo nanditse iki cyitwa African Poverty is a Choice nicyo gitabo cyangize umuntu udasanzwe muri iki gihugu cy'u Rwanda kandi ni igitabo gikomeye cyane ndi kukigurisha 10,000 ibitabo 800 namaze kubyimprima biri hariya muri iriya Benz yanjye kandi amafaranga azavamo uko ari 8 nzayaha 4 nzaziza abakozi b'Imana bakennye izindi enye nziha abakene nabo bibereho baremere noneho rero nukubera ko bananiwe kuvuga ko babaha parcelles z'inyamata nwango suko badashumbye abantu bafite parcelles z'inyamata ariko bigize abanebwe kandi ubwo basiko ngo bari gukorera Imana ngo twebwe hari ugize kumbwira ngo njewe rero ngo ndumanga icinyereka ko ndi umukozi w'Imana n'umugabo wanjye ngo uziko tutajya tunabaza ibintu by'amatungo nta nibwo tujya tubivuga none se niba byanditse muri Bibiliya ni nyoko wanyu babyanditsemo ni so wanyu cyangwa cyane bene wanyu n'abantu bavuze ngo navuze bene wabo ngo bararakara nese ugira Imana agira bene wabo reka nisomere ndi kwandika igitabo cya 12 cyitwa ngo How to Develop Africa Within 40 Years or Less. Hari n'abagerageza kuzana utuntu tw'udutiku ngo Mutabazi ashobora kuba ngari umuswa kugira ngo twemere ko Mutabazi ari umuswa kuko nawe tubikemanga cyase dukeka ko nawe ufite ubuswa none tumenye ko muri dushyire ku munzani reka uzabanze wandike nawe ibitabo 40 nawe uzaba ugaragaje ubuswa bwawe kuko ubwo byaba bisigaye bigaragara yuko abantu bandika ibitabo birimo ibitekerezo byahindura societe kuri level runaka ko basigaye bitwa baswa icyo gihe nabyo twabishaka uburyo twabikoreraho inyigo ndandika kuri icyo gitabo ndandika ngo I have dreamt of a rich Africa that lends to many nations and rarely borrow nyita Nimrod project wa mugabo mwene Kush ari wo wubatse umunara w'Ibabeli Imana yavuga ngo muze tumanuke turebe aravuga ati bano bantu bakomeje kugira Bibiliya yanjye y'icyongereza yitwa Living Bible avuga ngo political unity ngo nta kintu bazigera biyemeza ngo batakigeraho Afrika nigira icyo muri iyo Bibiliya yanjye yita political unity nta kintu ishobora kwiyemeza ngo itakigeraho yazagiguriza zino za Amerika ureba birashoboka rero nakoze mo strategy 5 ngiye kubabwira ariko sindazibwa ibintu byinshi kitabo kigura $58 rero ntago cyose nakivugira hano reka nze kumuha n'umwanya wo kugira ngo ambaze hari ukuntu abanyamakuru n'uwifitemo akageso k'itiku yihisha inyuma y'umunyamakuru kugira ngo atikure ariko ntacyo akahita avuga ngo ndi kubariza abaturage abariza abaturage nimba afitemo n'agatiku ke nakakarangirizemo nimba afiteho na bifu yayirangirizemo buriya rega iyo umuntu akubaza na bifu agufite yayirangiriza bari nk'aba YouTubers babiri bavuga ngo umwe abaza undi umuntu umwe padiri yagiye mu ntebe ya penitence ariko nakagero k'akablag abantu batabigira birebire padiri yagiye mu ntebe ya penitence yanga abaza none hari umushuti we waje aramubwira ati rero yitwaga Marisia n'uwo mushuti we aramubwira ati Rudoviko yandiriye ihene arayimpeza naza muri penitence ndabiza akunda kuyizamo uzamubwire yicuze ko yandiriye ihene uramucikira cyo kuyisubiza padiri bapanga diro ariko n'urugero nko kabyaramwe padiri ntakajya panga diro noneho abantu babaga ba padiri noneho Rudovika yatura ibindi cyangwa se asinzi niba byita kwatura muri penitence abanyihanganira tubivuge gutyo arabivuga ati arangije padiri aho kumucikira atanga ati none se Rudovika nta na kimwe wibagiwe Rudovika ati wapi byose ndabyatuye cyashaka ntabwo akigeze none Rudovika aravuga ati ubwo nyine yahise ajya mu mpano twita uburondozi ariko urumva muri rwa rugero rwanjye uraza kumva aho nerekeza none se ngihene ya Marisia ninde wayiriye birangiye byose Rudoviko ahita afata umwanzuro wo kwigira igipfamatwe araceceka ngihene ya Marisia ngo ninde wayiriye ngo ntago ndi kumva padiri azamurijwe neza Rudoviko aratseba ati nukuri ntago ndi kubyumva padiri arasohoka aranarakaye ati kutambwira kutari kunyumva kandi nge nakumvaga ati padiri ati nimushaka kubiverifya vayo hano waruri nanjye mbyare waruri nukuri ntago umuntu ari kumva nawe ageze ikintu yamukuye yahise amukubitira mu gafuka nawe yarazi umukobwa witwa Farazia ajya gukomangira ngo ku kajoro n'urugero mwo kabyaramo nawe Rudoviko nawe ageze ahita mubaza ngo padi ngo ninde muntu ngo saa 3 z'ijoro ujye ukomanga ku kadirishya koko ati ntabwo numva
no padiri ahita bakoresha ya tekinike ati ntago ndi kumva bose bemeranya ikintu kimwe bati siko hano umuntu atumva Rudoviko aratana padiri nawe akomeza akazi ariko bemeranya yahene birangira ibuze urumva ko ari abanyamakuru nka babiri bafite YouTube zitwika nka babiri wabwira umwe ngo abazundi agahita azamura amaferi z'ihene ya Marisiyani so you know link ya mbere rero nako strategy ya mbere iravuga ngo link Africa with railroads Afrika muyihurishe inzira za gari ya moshi kubera ko hari umuntu uri muri Amerika yatugaragaje video yaragiye ku kazi train iraza ica muri kaburimbo hagati ahagarara iminota 5 ari kwifirima itarashirayo reba train rero igenda iminota 5 kuntu ireshya ubwo nuwa ngo tufatika Amerika ijya kungana n'umugabane nubwo yaba ari umugabane muto iyi kintu bagikora muri state yo kuri extremity imwe bakijyana muri state yo kuri indi extremity impamvu bishoboka ni ukubera yuko bafite connection ya transport ihendutse ya mbere ku isi ni gari ya moshi n'amazi noneho rero ikibazo ushobora gukorera ibintu hano mu Rwanda washaka kujya kubicuruza Kinshasa ibyaturutse muri China byaje mu mazi bikahinduka kubiruta kudo transport turetse na kudo production cyangwa se cost of production and cost of transport so ahangaha rero ni ku kintu nita infrastructure strategy ya kabiri ni ku kintu nita quality education uburezi bufite ireme high level of education deliver manufacturing high skill uziko ari umuntu urangiza kwiga nta kintu azi gukora na kimwe ubumenyi bwose afite kwanga ngo yarize ariko ubumenyi ufite bwakora iki tuvuge ngiye Mutabazi niyo natwika ese ubumenyi ufite bwatwika no bwakora igikombe cya plastike oya bwakora imbabura ntayo kandi ngo yize ngo engineering engineer udashobora kugira ikintu na kimwe producing none se ko engineering atari amagambo katari human resource ngo uvuge ngo nzajya kujera abakozi kind of yari ya kabiri mfite umushuti wanjye yize mu Faransa abona akazi mu ruganda rwa Renault ari umuhanga mu gukora amamoteri mu ruganda rwa Renault ataha mu Rwanda aje gushaka umugore kandi yumva adashaka gusubira hanze uza akazi bamuhaye barashatse akazi bamuha nk'umuntu w'umugenius bamuha akazi ko kuyobora uruganda rw'amagare Karurumasha reba igare nta moteri rigi totally different kind of none se nyine ni ko kazi gashoboka ko umwenjeniyeri kuri urwo rwego kuba managing director w'uruganda rw'amagare ejo bari kumukuvuga ngo niwe ushinzwe gufunga kotopini y'amagare avuye kuri ya level ubumenyi naho bwahaba hari cya gatatu rero hano twabanje tuvuga kuri infrastructures kabiri tuvuga kuri education gatatu tugiye kuvuga kuri philosophy ari nacyo gikomeye ndavuga ngo only buy made in Africa products Apple igiye kugurisha telefone muri South Korea nta na telefone 3 yagurisha kuko kwitabira kuri telefone ya Apple uri umunyakoreya abandi banyakoreya bagufata nkaho ugambanira igihugu ni ibintu biraho byubatse muri philosophy y'abanyakoreya kandi ibya Afrika Samsung nubango hano rero dushobora nzabigisha kuko iki gitabo challenge irimo nuko nsabwa kuzakivugira imbere y'abapresident by'ibyo barenga 40 ba Afrika icyarimwe kuko kubibwira babiri ntacyo byamara kubibwira batatu ntacyo byamara abantu bari kwirakaza ngo ndavuga ngo parcelle za Nyamata ubwo se ningere imbere y'abapresident bayize ngo sinza bakuramo parcelle ibyo bintu byanyu by'udutiku nubango none nizo mu Kiyovu none kuko nawe uri kubyumva cyane abantu babanebwe barishyiramo Mutabazi ntaga ari imburamukoro nta nubwo ari n'umuntu wagiye guhungira mu bintu bya gospel kubera kabishaka minote mind mfite yakorera kuri tere zose mujye mubyuba rero nzabigisha uburyo dushobora gukobanyiriza abazungu produit yabo yanagira ku isoko rya Afrika hagera ihenze ugereranyije n'iyakoreye muri Afrika so ikindi nitwigire tubaha produit semi fini ubye raw material tukabaha produit fini terminé finished product cyokoze kuri Ranium bw'abanyamerika babarasa sha Ranium muvuze ngo tumashaka kuyiproducing muzansaba kugira ngo mbyigeho mbanze nanabisengera mbanze nanigirize misenge uburyo twakora technology uje kanyarira ariko Afrika igize bomba atomique bya biryoshye Afrika okay yari kwe kugira satellite zitari nkeya mu kirere ikanagira satellite ihuriyeho nka Afrika ikindi kagira atomic bomb Erigiriya ntago ari intwaro barwanisha uretse Amerika ariko na Amerika ivuga ngo biriya bihugu ngo ni ibiterrorist ngo eta terrorist no nitwe twateye Nagasaki se na Hiroshima mujye mugabanya mujye mugenza gake nuvuga ngo iriya ni arme de persuasion ni intwaro yo kugira ngo ubikemo abantu ubwoba mwubahane no ni intwaro yo kugira ngo ubikemo abantu ubwoba mwubahane
mucishe make none se akabantu birwa biyasira kuri Korea y'Amajyaruguru kuvuga gusa umuntu ufite iriya bintu na Amerika bifite naba bifite bunara abantu kubavugaho bihita bihinduka igihuha niyo waba uvuga ukuri bihita bihinduka igihuha sataka gatatu kane stop fighting your brothers security nuvuga ngo nzabigisha uburyo tugomba kugira Afrika itafite umurobere numwe icya kabiri FLN yatera u Rwanda ntirwanywe n'abanyarwanda special force iri ku rwego rwa US Navy SEAL ihuriweho na Afrika bagaselectinga abantu badafite aho bahuriye n'u Rwanda na East Africa bakaza bakagukubitira ingegera abasigaye bakamanika amaboko n'amaguru ariko umuntu amanika amaboko yonyine oya umuntu noneho ashyira akabuno hasi akamanika amaboko n'amaguru icyarimwe so aho ngaho ntago tugomba kubyihangana none se Boko Haram cyaka ikora intwaro n'abazungu bazitanga bene yafeti babana kuye bafite utuntu tw'ubugegera twishi no gukoma n'ubucakura n'ububeshyi bwinshi so gatanu build an African Silicon Valley aha naho nzabasangiza uburyo dushobora gukora Silicon Valley ya Afrika ihuriweho na Afrika yose nubwo ibihugu bya bitandukanye hari abavuga ngo Afrika aba yakihuza ikaba federal government ndababyiringiye suko ntazi ko byaduha imbaraga ariko practicability yabyo ihabwa probability iri hasi cyane so rero nge nashatse uburyo igihe ibyo bitaragerwaho nubwo ari byo byaduha imbaraga koko mu gihe bitaragerwaho uburyo twakoresha bundi none se kuba uburayi butarakoze ta federal y'uburayi bivuze ko bifite Union Europeenne kandi ifite imbaraga so mu buryo bugiye butandukanye rero mbaza bya bibazo byawe kuko bumaze byibuza kubwira abanyarwanda n'abanyafrika icyo Mutabazi ashoboye ntago icyo ashoboye ari uko beretse ko hari n'undi bushobozi ufite ikindi niba parcelle zabo za Nyamata zikomeyeho ntago bari ugeze Nyarutarama igiciro cy'iki ubu ngeze kuzajya Nyarutarama nizo ndi nimbe birgiye muhini satire suka ubu ngeze muri kuri parcelle za Nyarutarama nizo ndi kototera ubwo unara kugira ngo bumve kuri no kubasiga ubwo bo bageze za Bugesera bo bari za Bugesera cyangwa bariza wenda za Gasogi mu by'ukuri ibintu by'imyizerere birimo byinshi nshobora kuvuga ntubyemere gusa tuvuga ko abakatolika ibintu byose bavuga mbyemera tubwisanyisha ukuri tutanabyinjiyemo ariko simbubaha ubu nabona papa nkamutera ibuye ubu nabona kardinali simvuga ni nyakubahwa mu by'ukuri mu myizerere abantu barubahana na constitution y'u Rwanda nikivuga imyizerere y'umuntu ntavogerwa kandi umuntu yemerewe kwizera ko ashaka icyo mfa nuko imyizerere yawe itabangamira yawe nk'abana nabonye ngo ari gushaka kugira ngo kutikingiza hasoni ako narumiwe umuntu akicara ngo ntari bwikingize ngo hari ibintu ngo yizera ngo Imana ngo hari ukuntu ngimwemeza umva kote umva ibintu nanditse hano utubaza bya bibazo byawe uguruka yego condition sibwo gambere mbonye dukoranye ikiganiro nge ntago njya mba offended ushaka kunuka mu kiganiro ubikore ushaka kubitira mu mavi no mu mano cyangwa muri nyiramivumbi go ahead ngo mubaje kimwe ngo nangwa cyakira embarrassing I enjoy it nta kibazo ufite nushaka ukabuziwe na nk'ideni mfite mu kuri butike ko wumva ari byo ushaka kumbaza bakazungu cyokoze ushatse kunyataka nakugirira nabi kuri mikoro ndi umwami wa microphone ntago ushaka kuzana intambaro zo kuri mikoro ngo ziguhire umukuyeho kore wita king of mic oya avuga ko ari king wa YouTube okay kuko avuze ko ari king wa mic aramujyana mu rusengero hari ahantu ahita mujyana mu rusengero nkanyane noneho tugaragariza icyo ushoboye mu bandi rero iyo mvuze ngo ndi king wa mic nabaye musi nabikozeho nabaye musi mu bukwe nabo mu mutsi naba umubwiriza numvuga ngo ibintu byose bikorera ku munwa wabikora nabikora ikindi nye ntago ndi ku rwego rwo kurwanya umuntu nyamuntu rutoki kuri microphone tuba turi ku rwego rwo kurwanya ibihugu byishyize hamwe nka za Union Europeenne kuko ni ngenge gucana umuriro kuri Union Europeenne nayo wangu ugiye narwanya umuntu umwe oya ubushobozi mfite bwo kwataka buri ku rwego rundi uwitwa Edward Ngirente Rwandan Prime Minister nyakubahwa yaravuze ngo iyo wanze kwikingiza tukwambura uburenganzira bwatuma wanduza undi munyarwanda kuri amagambo nandika kuri Facebook yanjye ndandika ngo ndemeranya nabyo decide it for your own risks it's your choice and it's your right but let it not become kangoreshe cyo gize cy'Rwanda let it not become my own consequences stay home with your beliefs
uburenganzira bwawe urabwemerewe ariko wirengera ngo ujye kugira n'abandi ugiraho ikibazo batarana kwambura n'abana ngo babahungishe ubwo bwandusha. Hasi ndandika ngo iyo bigeze mu kurinda abanyagihugu urupfu rwagaragaye ko rudatoranya hakora ikimeze nk'amategeko yo mu gihe cy'intambara, wasanga wowe kuko wizeye utayandura, ariko uko kwizera nge ntako mfite, bityo siyansi twemeza ko watwanduza. Stay home rero kuko niyo mahitamo yawe, reka twikomereze. So mu by'ukuri imyizerere ntavogerwa kugeza igihe dutangiye kubona ko imyizerere yawe ishobora kuba irimo ishaka gushyira ubuzima bwandi mu kangaratete mu buryo butandukanye. Okay, iriya parisero Nyamata bitangwa n'ufite iyo myizerere nta ngaruka bigira kutabyizera. Nta bitandukanye n'ibyo wanze kwikingiza kuko byo bigira n'ingaruka kuwikingije ugiye kugemurira ubwo bwana. Hari n'ikindi abantu bagomba kugira, uburenganzira bwo kubaho ni fundamental right. Nta nubwo bigenwa n'itegeko nshinga, ni fundamental rights. Wemerewe kubaho ntago bavuga ngo tujye gutera itegeko nshinga ribuza abantu kubaho, ntago bibaho. Noneho rero iyo bimeze bityo, basanze uyishyizemo umugozi, inzego z'umutekano cyangwa se umuturage wese yemerewe kukubuza kuko ntago wemerewe kwiyambura ubuzima. Not yet mu Rwanda ntago turatora itegeko rya euthanasia. Ariko nabwo iyo hari itegeko rya euthanasia bikorwa hakurikijwe amategeko, hari umunyamategeko, hari umuganga, donc hari protocole yabyo. Rero nimba umuntu atemerewe kwiyambura ubuzima bwe, ntago yemerewe kubwambura abandi. None kandi iyo urimo ugenda udakingiye ni nko kugemura urupfu, ugenda urukwiza mu masoko, mu makwasteri, aho ufashe hose urashyiraho urupfu, aho winjiye hose urarwinjirana, aho uhumetse hose dai. Ibyo bintu rero guma mu rugo iwawe upfe wenyine kuko ari wowe ubyizera. So mu gihe rero bataraza no kukubuza kwiyica, ari byinshi rero aho ngaho. Okay, sawa cyane Apostle Mutabazi. Nambaza ibibazo byawe. I'm ready. Ready to be crucified. Ari akarimo tukunda kuririmba ka adowiye. Crucify. By the way, ngendo mfite indirimbo 3 nakoze. Ebyiri zose ntago zasohotse. Ebyiri ntago zasohotse muri studio. Ya mbere narayishyuye sinajya no kubaza producer birangiriraho. Iya kabiri ndayishyura yari rege. Iya kabiri yari rege ndayishyura. Baranayikorera rangira. Ndangije sinajyayo. Bari uzaze dukore mastering. Ariko ndibuka akantu kabagamo. No matter how strong is the wind, soft towards wave, that's all I do. That's all I do. Ngo ukumuyaga kose waba umeze, nge noga nerekeye umuvumba uri guturuka. Ngo uko niko mbigenza, uko niko mbigenza. Nibagirwa iri inyuma niyo refrain, nkasingira ibiri imbere. Ngibyo uko niko mbikora. Ariko sinagiye kuyizana. Iya gatatu rero nayikoranye na Uncle Austin na Rich Marike. Iyo iri no kuri YouTube abantu muyisacize mwayibona, yitwa Afrika mu gihombo. Nafashe ibintu byanditse muri iki gitabo bitambikora muri lyrics. African Poverty is a Choice. Nafashe ibitekerezo birimo mbikora muri lyrics nyishyira muri yo ndirimbo. Ibyo ba Uncle Austin baririmbye byo ntago mbyibuka, ariko ninjye wabyanditse ko nyine nakoze amagambo barayaririmba, bajya kuyahengeka kugira ngo aririmbike, bajya kumodifia message tukabyumvikanaho. Nge rero nagaragayemo nshaka kwigira Diplomate, nabyo birampfubana. Umva kantu naririmbyemo ngo ni gute twabaswa twakishyurira intiti school fees zamara kuminuza zikatuzonga ngo tuzihakazaho kugatanga. Ngo umuyobozi uyobora n'uyoborwa, umunyabwenge ninde, uwatowe n'uwatoye, uwubaka uruganda ninde. Ng'abanyafrika turashaka kugenda muri Lamborghini, umubi n'uwakora na kamyoneti. Naho ngaho bajyanira aho ngaho, ari ibindi munsi birenze ibyo bakoresheje neza n'ibyo pe. Kandi nabandi bafite ibindi byabagezaho bagomba kujya. Bamenye ko rero kote foro yawe umunwa niyo power yawe. Umunwa power yanjye ni brain. Ariko ibiri muri brain byagupfubiramo utabonye aho ubisorera. Okay. Apostle Mutabazi. Ubu ngubu navuga ko uri hit, uri trend, ariko byakomotse ku ijambo ituro.
hit ya 2017 ariyo ya mbere nagize yakomotse ku bintu navuze by'umuntu gutya yo yituro nabwo ubundi hit yanjye yaje ku ituro baravuga ngo navuze yuko umuntu udatura ngo ameze nk'umusambanyi na biratrending birabakorogoshora umuntu yajya abona umuntu akavuga ngo kandi shango nawe manzi udatura umushiki wanjye ukora muri embassy y'abanyamerika niko yambwiye ngo yageze akazi ngo nawe wasanga ngo udatura ngo uri umusambanyi shanga ibisambanyi ni byinshi hano ibyo bivaho birarangira trend ya kabiri yaje ari ngo shadibu nayo irarangira ubwo ya gatatu rero niriye yongera igaruka ari ngaho bazi bazo byawe reka bamwe mu bava ko bakora uwo murimo w'Imana baza kugaragara bagukritika witwa Bishop Gafaranga ati bya bintu ntago byari bikwiye witwe Zekera bati mufungiye amaturo yose ku ruhande rumwe kandi bazi ikibazo kuki utashaka kumbaza ibyo bibazo udashyize amazina y'ababivuze erega niyo proof oya vuga uti hari abantu bavuze ibi nibi cyane cyane ufate ibyavuzwe n'abantu benshi cyane cyane ufate ibyavuzwe n'abantu benshi ko ngiye kubita abazimu mbakubitira mu mifungo nge nanjye nkubita ibari rya ndabanza ngabafunga ibaro yose ngabapanga kubitira icyarimwe ntago ngewe ngo ngende mfata ngo umwe yavuze ibingo undi yavuze ibingo nirugakubitira rimwe no ufata bazimu bapanga mu mifungo kubitira icyarimwe ngo bimeze bite erega tuvuga ibiri muri Bibiliya umuntu akazana ibindi bitari muri Bibiliya kandi aza kubisenyesha imyizerere aho niho abazimu bazira rero ntago icyo gihe mbikubita mvuga ngo byavuzwe na kanaka mba ntashaka no kumumenya ko bo ndabakunda bo n'abantu kandi umuntu wese uhumeka ndamukunda ahubwo nge abo bantu mbashyize ku ruhande spirit ibatera kuvuga ibyo bavuga aribo bazimu nkabishyira hariya mu mifungo kubitira icyarimwe ubundi reka twirebe ngo umuntu afite ubushobozi bwo kugarukira ituro kuri uwo mwene data abati ituro rya Mutabazi ngiye kurihagarika burundu iriya benzi najemo n'ituro umuntu umwe yampaye uwo muntu uhagaritse ituro se kuki itahagamyeyo uramuzinga narande kuruza yindi mfite iri mu igaraje nayo n'ituro nge nta n'imodoka ndagira itari ituro nubwo mfite n'ibindi nkora nubwo ngira n'ibindi nkora ninjiriza imodoka zose ngura ziba ari ituro cyangwa se ni amafaranga aza ari ituro nkayagura imodoka what's wrong with that ikibazo kiraho ni iki biblically nta kibazo kirimo mu buryo bw'iyerekwa n'ishurirwa rya mwuka wera nta kibazo kirimo ikindi bikorwa n'ubishaka kandi abo ngabo birirwa bashyiraho itiku wasanga nta na pariseri bafite Nyamata ubundi ko pariseri zatangwa atari izabo what's wrong with them bibarya salemanje so mu by'ukuri hari abantu bagaragaje yuko umunwa wabaryaga bari barabuze ikintu bakoraho komantere kuko ukoze komantere ku bya politiki urabizi ni mu mavi aho rero barabizi kuko babizi baragatubura ibyo twakora komantere ni ibintu bya II Fatakumavuta n'ituro rya Nyamata buriya no gushaka content ikindi no gushaka gukora komantere ku bintu udafiteho ubumenyi buhagije ugashaka kuvuguruza umuntu kuva 2010 nta kindi nakoraga uretse gusoma Bibiliya no gusenga no kwiyigisha no kwiga lisansi ya theology no kwiga maîtrise ya theology nshobora gusoma Bibiliya y'Ikigiriki ntagiye mu cy'icyongereza n'Ikinyarwanda nkafata na lexicon nkajya kubwiriza ubu se kuko urwego uriho ruri ku rwego rwo kumvuguruza ndavuga uwo muntu n'uwo mwuka w'abazimu nyine utuma ahaguruka go Bibiliya iravuga ngo don't touch the anointed ninde uri gushuka abanyarwanda reka mbivuge gutya ariko ntago ndibuvuge nyirabyo kubera ko nta nubwo mbimwifuriza nanamusaba imbabazi shabyanga gucamo umuntu yanyeretse message arambwira ati uyu muntu ati namuhaye preyave ati sumuzi ni uwuhe ati ni kanaka ati yigeze gukora n'ikiganiro kuvuga nabi ese wamubabariye uramusohora mu nzu rwose wamubabariye agiye ku ituro ritarabye rwose ko wamubabariye arambwira ngo kuva ataranyishyura akaba yaranavuze nabi umukozi w'Imana icyo agiye kuzira namusabiye imbabazi shabyanga no gufata birangira bamusohoye uyu bari hanze none abo bantu bari gusohorwa mu mazu ngo baje kuvuga kuri Mutabazi nibo bavuga none se ko yamvuze ahubwo nimba hari abantu bamuhaye like ko yamvuze mwaje guca inbox mukambwira nkabaha nimero ye mukamuteranyiriza y'inzu
hari ibintu ndeba ngaseka His Excellency igeze kuvuga ngo igisubizo cy'umuntu kuvuga nabi ukurwanya ngo wowe uzakore ibyo ugomba gukora ufitemo inyungu ngo igihe azajya kugarukira azaza asange warateye imbere. None urumva uwo muntu bari gusohora mu nzu umukanya uraje umbaze ngo yavuze ibi nabanza hangane n'inzu bamusohoyemo ya Tarani cya Yaveni izo ntanungu kiziba namara guhangana nayo azamera ubonye pariseri Nyamata arayivuga tweko tugeze mu za Kibagabaga ariko reka turebe wa mwaka 2022 nurangira ntafite inzu Kibagabaga bizambabaza ariko ntago zacika intege ame hasara twe turabarwanyi hasi hejuru biranga tukazinduka twongera twataka imihanda bakabikunze ariko reka turebere wa mugani ikibazo ku kituro riteze ikibazo ubundi uburenganzira bwo gutura uyu muntu uzanye ituro impamvu ituro riteye ikibazo n'uzanye ituro n'uwarizaniye ituro riteze impamvu ituro ritera ikibazo Abanyafrika bazaniwe ivuga butumwa n'abakoloni none ivuga butumwa n'ubukoloni tunanirwa kubitandukanya kubera ko Abanyafrika bazanye ivuga butumwa aho kiriziya amafaranga yubatse nitwamenya aho iturutse ahubwo bahise bashyiraho ibigo by'amashuri na Compassion na Caritas baza kudufasha none muri twebwe nubwo batabicishe muri Bibiliya ngo bayitubwire duhita twishyiramo yuko urusengero ruba rufite amafaranga ava mu ijuru nubwo yavaga Vatican ariko ni Vatican yagiragayo hari aho yavuye kandi sinshaka kuvuga aho yavuye kubera ko nabameze nk'ufunguye intambara kuri Vatican ngo indurugensiya rwose tujye twubahana hari aho yavuye Vatican nta gihinga twikomereza noneho Abanyafrika n'imihanda yubakwa n'abakoloni ministeri zubakwa n'abakoloni noneho duhita tutsa nabishyizemo ngo umukozi w'Imana agomba kuza afite amafaranga ava ibwota amasindi akaza akayadufashisha nge naza ku rusengero bavuga gutura nkashyiramo igiceri cy'ijana nkashyiramo amafaranga ntafite iyo nayamaza kwisakaza mu bunoti sinzi mfite 500 ko njya nyapangira ko nzi ko ntacyo yankorera sinakinjira ahantu ngo mfatemo petit déjeuner mfite senyisi iyo mfite senyisi anyabara ko ndi bwishyure parking ya ndi parike none rero nkabari yo mfata nkahita nyatura senyisi ubwo ndi kuvuga senyisi hari n'utura ibiceri 200 kandi afite imodoka shoretse ko afite abazimu benshi abafite ikiguri cy'abazimu seriously kandi ndamuzi umuntu yatuye ibiceri 200 atwaye V8 y'umukara wa Kabayonga Imana y'amaburesinze abana sabazimu n'ikiguri cy'abazimu oya V8 y'Akagera niyo yari kugendamo noneho nawe ibyago yagize kwereka nanjye natuyeho desa reka bikubwire nanatuye ndi aposo kugira ngo wumve yuko nanjye abazimu bamvuye mejo bundi ubu ugeze ku kigero cyo guturangahe bo aya cyakoze kandi ntafite inote ya 5 nago watu najya kukiba n'Imana irabizi nyafite inote 2 za 2 ndayicarana rwose bakajya gutura mbareba mbese umuntu udafite ituro ntabwo akwiye kujya gusenga Imana ari iyobora urusengero ntago yanayinjiramo Imana ari iyobora urusengero ari wowe uruyoboye oya nge vuze Imana ari iyoboye kandi ndakubwira aho yabivuze yaravuze ngo ntihakagira umuntu uza mu nzu yanjye imbokoboko mu nzu y'Imana habagamo abantu batatu umwami umutambyi n'umuhanuzi biravuze ngo nta muntu wemere kujya kureba umutambyi atajyanye ituro nta muntu wemere kujya kureba aposo atajyanye ituro kuko aposo ari mu rukiryi rw'umwami iryo turo niryo bahemba nta muntu wemerewe kujya kureba umuhanuzi atajyanye ituro abo bantu batatu bose iyo ugiye kubareba nta turo uba urimo ukora iby'Imana itigeze ivuga urimo bihimba urimo biterwa n'abazimu none katurengo ni none mbisobanure tuvuge yuko uri umushomeri sibyo uri umushomeri rwose pe nakazi mfite kandi uje kureba umuhanuzi yego genda ujya ahantu bari gukora ikiyede nushaka utarigeze ubaho umuyede uvuga utubwo abandi bayede bayabwa 2500 ngiye ndakorera icya5 ngo yajyane mu ituro se ukore imibyizi 2 uyashyire profete azagusengera ubwo bushomeri buveho rwose pe none azagusengera kuko umuhaye ituro nge ndikubwira icyo birivuga wowe kumbwira icyo filosofi yawe ikubwira ngo magambo make ahaturi ndi kuvuga ibitekerezo by'Imana uri kuvuga ibitekerezo byawe
uza kanamura kuvuga mise ngafungira ku munwa ko numvaga kari kukubabaza gafifi gafirita donc ndi kuvuga ibitekerezo by'Imana uri kuvuga ibitekerezo byawe gafifi gafirita utekereza ariko ikibazo umuntu akora ubuyenda kuzanira ituro njyewe ndi kukubwira ngo ndakwereka ibyo bibiri yabigaragaza cyangwa se ibyo nge nakora ngiye kugira ngo ubuzima buhinduke nani mfite umunwa mfite amagambo uriya nyine n'umusore naravugaga byadanje ariko bansora mu nzu za veni n'iki n'iki umuntu umwangurira inkweto y'ibihumbi 40 ndangije mbona apostle bitatu mwine aravuga ndavuganira ijambo n'iryanjye wa ngomba kumukuraho umugisha mfata ya nkweto nyikuramo nsigarana amasogisi mu rusengero apostle tumwine yari yavuye Uganda yaje kubwiriza mu Rwanda ubuzima bwanjye arambwira tuhereye uyu munsi burahindutse iyo nkweto wayikuyemo urayimuhase nayikuyemo mpita nyishyira aho ngaho ko twari turi gutura ku birenge by'abagande bo no gutura ku birenge nicyo mbakundira nazo mu giseke ya ni ku birenge takubigere ebigere ndabikunda cyane nari ana mafuta yo hejuru rero ikikwereka ko umuntu numva shitani ngira ntabwo mbirwanyije nubwo nabikora simbirwanyije ariko usanga ari abantu babirwanyije ariko se biriya bintu none se ngo abantu bagurisha kabishyira ku birenge by'intumwa ntago ari ibintu biri ani biblical bakoze so mu by'ukuri rero aho ngaho tugihari aho wayikuyemo urayimusigira nafashe inkweto wahawe ya nyirambika aho ngaho ku birenge bye guhanura biramunana leta ndeba ngo dore disi ngo uyu nguyu we yarakwa mu cyongereza bashyira mu kinyarwanda ngo abuze ituro atanze inkweto ze kintu namukundiye naho nzamubonera hose nzamugereka none ituro ribyibuke nuko atigeze azinsubiza kandi no yari umugabo w'umukire yari umugabo w'umukire we kugira ngo ajye mu giterane agenda na jet prive ariko ikintu namukundiye nuko atazi gusubira ahubwo yatangiye kumpanurira umusemuzi w'umukobwa ijwi ry'Imana riramubwira ngo uyu mugabo ntagenda utamuha amadolari 100 ngo ajye kugura izindi nkweto mbibye inkweto zo 40 bamaye amadolari 100 ubwo banzamuye mu birere cyo kutongera kwambara inkweto za 40 ahubwo kujya kwambariza izijana ayamereje nyakubita ubucuruzi iyo atayamaze erega ntago nayatanze nzi kari buyabe icyo se ni ikintu wa predicting ko bangara yaguha ni nko ku betting uko karibwa oya Imana ikorera mu mahame it's a god of principle ariko hari ikintu kimwe nzi aguhijana hari ikintu kimwe nzi Eliya yabwiye umupfakazi w'Ishunemu ngo ako gafu warusigaranye kavuga ukame ariko konyine yari afite kavuga ukame none se ko kubwira umuntu ngo genda ukora ikiyede imibyizi ibiri yazane no kuryo bireke dusenga Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe njye umpaye abakristo 500 muri Kigali umukiro urimo akaba ateka 5 mu cyumweru n'iminsi 2 akabwirwa ko burara nabo baka mu rusengero rwa miliyari 2 nabo baka mu rusengero rwa miliyari 2 kuko hari uwaje ngo musengere arangije namwana ituro ati se mbona ufite benzi ngewe ko byibuze yo ntetse 5 mu cyumweru nyagasana abayafunguye imiryango ubwo ko nkwiye kwitura ati ahubwo wamfasha ne umva ngusobanurire kuvanemo ibintu wavanye i Vatican ntazi bitari biblical namwanire katuvuga kwa fukanyuma namwani tuvuga yuko uhaisha ngahe ati 1000 ku munsi mu minsi 5 urya uhaisha 500 yigoma ibyo 500 uhaisha mu minsi 5 ngiye gukuraho 2 by'iminsi 2 nubundi we warapfuye ntaguriho nubundi ntaguriho warapfuye ibyo 2 ubizana none nta karibira yangirimo ariko kuko ari ryo tegeko ry'Imana kuko ari ryo hame ry'Imana rya Bibiliya ndaza gusenga kandi ubuzima bwawe burahinduka ibyo 2 bizanye Bibiliya yarabizanye ariko yarabizanye mboni amarira ajenze mu maso yagari yazanye hari umuntu ukura y'amafaranga ukabona yagumisha hano hayagohereza akagumisha hano ugatuzana intoki uti yazane neza mbese nanjye ariko ejo nta nubwo ari igihe kinini 2011 ejo bundi nari mfite ibibazo n'umwana w'ibibazo buri gihe ufite ideni riri gukomanga ribu mbese ubona ryanagerayo shari iryo deni rirakurya kandi noneho ntayo ufite ntabwo uri ngo ntabwo uri buyabyara na benzini yavamo kandi buriya niyo wavuga ituro badashatse kuri rwase wabagira ute kurivuga ni ibyawe ariko kuritanga ni biraturuka ku mutima w'abantu ninjana mu rusengero Nyamirambo 550 mu mufuka ndabyibuka
noneho yari na cash nta ndwara kuri mobile money nari mvuye kwakora kuri mobile money ninjiye mu ijwi rirambwira ngo fata 500 ubitange muri cyo kibo bari bari gukusanya miliyoni 13 zo kwishyura urusengero erega tuvuga ibintu natwe ari byo dukora muvandi nahagaze ku gatuti mfata mikoro umuntu nagwijana arize kureka igikapu nafashe ku gatuti mfata mikoro 500 byari mu mufuka w'imbere w'ikote nayakuyemo icyo yakirabira ndatutubikana ndabyumva ndihanagura ndatutubikana kuko impamvu yo gututubikana madamu nane mwemereyemo 200 kandi maze kuyafatana nahise mwandikira WhatsApp ni arabonetse sheri ati arateruye ati Imana icyubahiro nabwanditse madamu ko nanje kumwemereramo 200 500 ni nyatanga ngasigara na senkani ndamukizwa niya nyafashe mpamagara umukozi w'Imana nanze kumuvuga izina yarari nko muri metero 5 ngewe nari mpagaze hejuru y'ikibo kuryo nyarekuriyemo yajyamo ndamuhamagara ngo vayo yankirire mu kibo abantu bamenye impamvu ndi kumuhamagara navuze ni nyishyiremo nacumura nyishyiriyemo cyo guhita niruka nkasoka mu rusengero nirukanka bakaberwa ikinyirukanyije batari mu mwuka wa base si ubwibonera umuntu abone ko tuye sengise se bamva wamuhamagaye tuba turi kwica daimoni daimoni imeze gute kuko nimbikorera mu rwihisho uriya watanze 5 araza ariko nawe na 500 agiyemo biramwigisha biramuhisomo ibari ibintu bitoto ko no gutanga 500 bibaho uzi nk'umuntu aje akagutangira ituro rya miliyari ariko nk'ubu bibaye aba ariko kwirirwa bavuvuzera buriya bavuga ibiki nk'umuntu akavuga ati njya poso mutabazi mu bibyeho miliyari $1 million 1 million US dollar bavuga nganiki bajya kurega eze ko mbona abantu bashikoye wa mwana Brian mwarashikoye so Brian ari kuramwemera umuntu wese akoze umunwa ujye umwemera buriya n'abantu bose bakubeshya ko batemera Fatakumavuta barabeshya ndamwemera yarabakonvense ahubwo bashaka kuzana utuntu kabisa so hari umuntu uza talent ye buriya ingenda bibona avuga nkuko nanye mvuga ku bya Afrika kubita theory nkamanuka Machiavelli nkamanuka nawe rero yakubita muri showbiz akamanuka gasesera byose kabisira hanze uriya niyo yagera muri Amerika azi akubita birabina akabikubita none muri English none kuri platform ya America yakora wana so rero content ya Brianes rega buri muntu wese ukora ibintu akarebwa reka tuyibare muri side ya entertainment kuki use ushaka kwipinga wowe ugiye wabikora rega ubundi mbere gupinga ikintu nawe wanze gikora urebe ko cyakunda ngo insengero ni business biroroshye ubaye virusinga gira vuba ngiye nakoze company ya construction nubatseho urusengero rurimo 200 rugutesha umutwe kurenza company ifite amasoko ya miliyari 2 urusengero rurimo abantu 200 baturi 17 rugutesha umutwe kurenza company ifite amasoko ya miliyari 2 none ubona umuntu akavuga ngo ni business we waje ukayishinga biroroshye cyane cyane urusengero rwo muri Kigali 500 uhamagara umuntu ahubwo ati nyamuneka ngwino nangani va yanshyira mu hano abantu bavuga indimi ngicyo yakirabira bavuga indimi mugongo urandya batisha ataposi Imana aramuzamuye we ati turakuza ejo muri nzara yenda kukwica bagusora munsi turakuza ejo muri nzara ibyo bari gutakagezamo Mutabazi umugongo wandi urutirigongo rurimo rurandya ndimo ndatutubikana icyo yakyabiza ese wabivuze no magama bavuti nuye sense navuze ni ngewe kuri iki gikorwa muri gukora bose ni bari kuvuga n'ubundi nabijana n'abasengisa n'ababitanga azo umuntu wabitaho nafata mikoro nabafata mikoro hari umuntu Imana iha umugisha wa miliyoni 100 aho yazanye icya 10 cya miliyoni 10 akaza agafata mikoro agatanga 100 akatwahagiza ngo muzamure Imana icyubahiro ngo nimutajunditse ubugoro kumbisha nta n'ikintu akoze ariko burya amafaranga bamenshi bitewe naho yakuyemo nge sense yari menshi ko nafite 550 na Yesu umunsi umwe yigeze ko numfaka utanze amakuta 2 atatuye menshi kuba aravuga ngo uziko oya biyangira avuga ngo atuye menshi kubarusha mwese muyateranyije mwe mwatanze bizaba bitana ariko zibasagutse nuwa ngo ushobora gutanga nuretse nk'urugero umuntu wase n'ikijana ari cyafite nta kibazo nk'urugero ushobora kuba imituro rya miliyoni nkaryanga cyangwa ukamira ituro rya miliyoni 10 nkaryanga ushobora kuyanga cyane rwose umuntu ashobora kuba miliyoni 10 kazanga rwose bitewe n'ikizuba nkanayangana n'igihumbi ifite mufuka ngewe umuntu we tugiye kwa miliyoni 10 z'ituro inshingano yo kwempoza Bibiliya ku bucumbye ntago ari inshingano yo gukora ibiri muri logique no kwimara inzara umva icyo ukuntu bisobanura aho Bibiliya aho ngaho niho numvishe neza Bibiliya iravuga ngo
amaturo y'iminyago cyangwa se amategeko y'iby'iminyago ngo nimujya ku rugamba mukazana iminyago ngo 1/50 cyayo muzagihereye Azari umutambyi. Biravuze ngo oya n'umuntu wambwiye ngo ndusengere ngo miliyari ye ngo ni ikintu gifite miliyari na miliyoni ngo nimba ari 170 na zingaye ngo aburi kubona ngo ari gushaka kuyamwima ngo kandi ngarayemererwa. Ndavuga ni miliyari babizi neza ati ndabizi neza. Uzitura ati ndarizi. Uzabama ngari mujyana muri iryo jambo rya 1/50. Ndavuga ni miliyari kugabanya 50 ikanga ati buriya sese miliyoni 20. Uri ready tuyihamagare miliyoni 20 zaziza. Uzazima. Byawe nuzika n'umwana w'ubucuruzi. Ngo mukozi yima ngo byibuza ngo umubwiye ngo nk'eshanu ngo cyangwa 10. Ndavuga ni igihe bitekerezeho. Ni mu maveni wazi. Bitekerezeho. None se ubundi ngenda umunyakuri. Eshanu se yose amafaranga ariko yagumane hari cyo ngutwaye. Ariko nawe ntabwo umusenge. Nushaka kujya no kubandi bakozi b'Imana. Nge sari ikibazo mfite. Ariko nuza kuri 20 ntunakureho n'igiceri cya senkana. No nagukuraho n'igiceri cya senkana. Kuko turi mu ijambo. None abantu rero abakozi b'Imana badashaka gukorera muri Bibiliya bari kubasohora mu nzu. None unase ko bamusoye mu nzu ntiyayisohotsemo. Nagwakeneye ituro. Gusengera umuntu ni umuhamagaro naga ari ikiguzi. Unase ko bamusoye mu nzu ntiyayisohotsemo. Imana imureba. None se ko nzwe arazwe hari umuntu wamenyekana Imana itamumenyekanishije ntibazakubeshye. Ntiwamenyekana Imana itakumenyekanishije. Ura muntu wirirwa kanyarira asenga akora aya materaniro ya buri munsi nagashaka kubura icyo kurya buriya. Ako se yakibura ate kandi Imana ajya gusenga buri munsi. Mu barokora igihumbi bashonje n'abasorwa mu nzu. 900 bazira ubujiji n'ubuginga bwabo. 100 nibo bazira gahunda y'Imana. Nijana rya tari 10 rimwe ryonyine 990 babizira 10 riba rizira bigusobanurire. Nagiye gusenga inzara imereye nabi ngeze mu rusengero mbwira Imana nindi muri ADPR ibugunga ibyumba bahazi nicara hagati ko sina natumiwe nari apotre buri inzara ndiye nda apotre ntago ari inzara ndi ntago inzara yandiye ntari apotre yandiye nda apotre 900 ubu turi kuri za parcelle za Kibagabaga wabyumvise za Nyamata twaraziretse ni za cyagiye ubu turi kuzindi. Noneho rero mbwira Imana ni rero wa Mana we nakwatsi ibiryo urabinyima ntimba mwijuru musigaye mubwira wari mu materaniro. Imana ni ibiryo rekandika ko bisengera azo umigisubizo igitekerezo nase uranyima n'igitekerezo hari ikintu amaze kuromarika igihe cyose mbanye n'Imana. Ushobora gusaba Imana amafaranga atinda kuyaguha ariko yisabye igitekerezo ni TikTok ihitikigo kubera icyo amafaranga wapi. Ushobora gusaba Imana miliyoni 100 kazikwima wayisabye igitekerezo cya bya miliyari ntibifate iminsi 3 itarakiguha kubera icyo amafaranga idahita yaguha. Nuko byorora ubunebwe Ezo umuntu wagiye kanyarira gusenga arimo arorora ubunebwe. Umva mbigusobanurira uburyo Imana yubatse isi impano iri muri wowe igomba gukemura ikibazo cyane nkaguha amafaranga. None se niguha amafaranga urabona ikibazo cyane nta kigumana. Nsubiza kubera yuko reba Cristiano safite amafaranga menshi reba yaba yaravutse ari amafaranga yafite yashobora kutajya gukina nanone ariko kubera ko yavutse ntayo yagiye kuconga abantu baruhuka mu mutwe arabentertaininga none uyu munsi nawe arayafite amafaranga ataturutse muri iyo nzira sinyakunda ngo gusupfe kuyama gute se yame kubera ko ari cyo ikibazo cyawe nakemuye ejo utazana yanyurira ko nunyunyirira amafaranga we nanjye gucyura ikibazo cyawe nakemuye. Nongo nago wasengera umuntu ati nunyurira parcelle yawe Nyamata ndagucyura nanjye nyabingi zawe nagusoyemo ntago hangaho uri bumenyere rero urajya kumenyera amavuta ya bene wanyu. Urajya kumenyera ituro namba nago wamusengera muraze ituro namba nago wamusengera ariko umuntu udafite ituro abaho. Reka nkubaza hari umuntu uba hatariye hari umuntu uba hatariye babimuha abantu bantu b'Imana umuntu ufite amaboko ko nakurangiye aho yajya gukura icyatanu mu kiyede umuntu udafite ituro abaho. Nta muntu wabura n'ubuyede. Nta muntu wabura n'ubuyede. Muntu wabura n'ubuyede. Wabura n'ubuyede. Asha icyo gize isengesho nagusengera Mwami Yesu ndamusengeye nagera kwishansiye bamuho ubuyede bamuhembe 1000 ku munsi ejo zakizana nk'ituro mu izina rya Yesu mva imbere.
iryo niyo sengesho mbasengeye batazirwa banaza bazabanza iryo sengesho barikoreremo ubwo buyede babubone bazana ituro ry'igihumbi ntacyo nakimaze igihumbi pe ntacyo nakimaze ariko uracyakira ariko kuko ari ryo tegeko ry'Imana no kutorora ubunebwe naba noroye ubunebwe noneho igihumbi bamugare ko ntacyo wagikoza wakimurekeye akakira icyo gihe ubunebwe bwanjye ukuntu bwanyicisha inzara ariko Imana ihita insubiza ubundi narayibazaga nayibaza nk'ikintu cy'amafaranga ikanga kuyama n'igisubizo kigiza yamera cyangwa se uburyo azaboneka ikakima nijoro ndyamye icyo gihe bwaye simbwira nkicaye aho ngaho irambwira hano mu gutwi kw'ibumoso numva ijwi rirambwiye buke cyane mu cyongereza irambwira ngo poor countries nari nyibajije kubera icyo Afrika ikennye nicyo gisubizo nicyo gitekerezo cy'impamvu ikennye nge nzirwariza nkicuruze nkibyaza amafaranga tell me is Africa cursed or predestined for poverty ijwi riza mu cyongereza ijwi rirambwira ngo poor countries are not cursed ntago bimenyekana ntago biriho umuvumo cursed yeah yego they are poor minded bakennye mu bitekerezo ahubwo bafite ibitekerezo bikennye iryo jambo ndagenda nkajya nirwa niyesura Imana yavuganye nanjye nicyo kibazo cy'abanyakanyarira Imana yavuganye nanjye yambwiye ko ngiye kubona inzu Imana yavuganye nanjye yakubwiye ko ugiye kubona inzu ariko amafaranga azayubaka uzayakorera hamwe bakwambura ujye kubarega mwivurugutane mwiva yakwishyure icyo yacyayize ngo gukora umurimo wayo se zayago none se ngewe ubona bitamvunye ubuse ntibamvuze ubuse ko bamvuze mwuka yari yaje kunsubiriza umuntu wakanyara bamvuze Imana yaje kubabuza you will fight for it. Imana ikwereka inzu ikakwereka no kujya kuyakorera yazuwe wakinzu. Imana ikubwira ko iguhaye umugore ntago ijya kuguteretera. Ntiguterera imitoma. Nta nubwo igufatira irembo. Ibyo rero byo kumva ko Imana izajya gufatira irembo, ikajya kuguteretera, ndetse kujya kanyara si ngombwa. Ni ngombwa ariko babikoresha naho bitari ngombwa. Naho bakabaye bakoresha amaboko barasenga. Ahubwo aho bakabaye basenga bagakoresha amaboko. Baba ni igihumbi wa maryo rwo 900. Umva jya inzara ukuntu yangiye. Guhera nka 2016 na 17 iryo yerekwa nari ndifite 2020 muri lockdown ya mbere nibwo nanditse iki gitabo. Iki gitabo cyatumye bampropose akazi ka miliyoni n'igice ndakanga ku kwezi, ariko iyo ntacyandika kameza navuganye nayo kandi nta nubwo wakandikamo rya jambo Imana yakubwiye ngo African country are not cast, they are poor minded. Ntago aryo wakandikamo, urabifata ubikamure ubitranslatingemo ibintu bya Plato, Socrate, Nelson Mandela, Thomas Sankara, His Excellency Paul Kagame. Donc urabifata ubishyire mu mvugo ya gipolitiki, ya kiyobozi, ya cyekonomi. Naho umuntu Imana yamubwiye biriya Imana namwe ngo ari amasezerano Imana ibahakanyarira abari mu rurimi rwo mu mwuka rw'igihugu cyo mu mwuka. Biragusaba ngo uyafate ari amagambo yakubwiye uyashyire mu mvugo ya Nyabugogo no kumuruteremuko no muri Tarinyuti. Ubundi uhina ishati. Hari n'abantu bagira ngo Imana yavuganye nawe ntago squata. Umva ivugana nawe ikanakurangira amafaranga urayakura. Wahagera bakakubita imihina kugwa amafaranga ukagaruka. Iyo hageze bagushota imigeri, iyo hageze bagushota imigeri ugahita usubirayo. Ubwo nyine ayo mafaranga uyahombye. Hangana Imana Bibiliya tubwanga ihagarara mu itangire ikavuga iherezo. Nuwanga ihagarara Nyamirambo kurya nyuma ikavuga ibyiremera Giporoso. Ariko imigeri yakubitirwa Sopetrade ntayikubwira. Kandi reka mbasezeranye imigeri ya Sopetrade irahari tu. Se garanti irahari. Nishyura kubitirwa Rwandex ntago izikubwira. Ibyo bibwirwa uhageze. None se wagize Imana ko yarambwiye ko ngiye gutwika, wagize ngo yarambwiye yuko muzamerera nabi. Yabimbwiye buri minsi 2 ngo bibeho. Yabimbwiye tariki 17 gutyo. Yarabwiye ati bagiye kwataka. Ange yatagiye kukwatakira icyarimwe hafi igihugu cyose. Urese aragukubita icyo afite mu ntoki. Urumva byaje ubizi. Byaje mbizi. Ese nago wase. Rero nta nundi akarira. Ndi hano bari hano. Marasorwa mu nzu. Ndi muri 4e dimension. Ese wabafashije ukaberera imbuto.
none se sindi kugurisha ibitabo byanjye sindi kugurisha parcelle yanjye Nyamata miliyoni 8 sinzaze baha bakiberaho hari ikibazo se njye mfite enyu uzazibagabanya ushingiye kuki nzashyiraho team igomba kubareba ababwiriza bashonje cyane no n'abakene bandi bafata izindi miliyoni enye zimu babwiriza izindi enye ziri mu erega twebwe ibyo tubwira abantu gukora nibyo natwe dukora kuko tunabibabwiye bakabikora tutabikora bo bakira ntitwakira hari n'abavuga butumwa duhura nkambwa se aho twagahuriye uhora umbwira ngo Imana aranzamuye wari wamitura ryombe jana ngo nkwatureho nawe kuzamuka ngo nkwenga uranywese iki ngo ahubwo niwe wakayamaye nti dore cyane nayaguha byo si ikibazo ariko ninyaguha ninjye urazamuka so urazamuka urayarya shire Bibiliya tubwira ngo gutanga besha umugisha kuruta guhabwa niba mvushaka abantu baguha umva nkubwire nunahura n'umukire nkwigishe kugukira nuhura n'umukire uziyaranje ibyo mwariye Mario tubyishyure hano mu profete inshuti yanjye yaranyishe we anerisha ari ryiza abakire bakomeye baba docteur bafite ama clinique ama polyclinique n'abandi bakomeye barangura China bazana ama container baramutumiye Marriott ngo basangire bari 1390 bazanye facture ahita yibatanga atatanga karita bayakuraho batoya mukozi w'Imana waturebeyemo ariko arebamo no mu mano uwo musore usanga yambariye deshire ariko arebamo no mu mano no mu mano akareba umushinga yawize neza andi bari mu idini ngo amakote n'amakaruvate waba yiyambara kadeshire ke nta bintu byinshi magazi mu cyana barayishyuye ati 90 yishyura abavuga ati nagira wenda ikirije muzazana itura ariko nagira ngo mbereke ko ntago turi abantu babuze iyo bajya cyangwa se bameze nk'abishakamo amaronko ikindi gihe the next time bring your offerings but for today I pay umunsi ndabikemuye ayo niyo mavuta dukoreramo ntago ari amavuta uyega amafaranga nayabura ariko nyabura uyu munsi ejo nkayabona kandi ari amafaranga y'amatura abantu baduha nimukayadicyurire nkuko utacyurira ministry umushahara wamuhaye kuko nawe yarakoze as long as utamushyize ku gatebe ngo umwicaze akaba yakoze umva ukuntu Paul yabivuze yaravuze ngo mbabwire abwira Timoteyo agatore gusigira itorero kamubwira amabwiriza y'itorero ukuri cyubahiro mu kimuhe cyane cyane urushwe no kubigisha ubutumwa bwiza abo kuba mubaye cyane abarushwe no kubigisha ijambo ry'Imana muba ku icyubahiro kabiri biro byakoze Imana ikigali uwo basohoye mu nzu bwarubashywe nuko bubaho arangije aravuga ngo kandi ngo mwibuke ko handitswe ngo nta muntu uhambira umunwa yihonyora amasaka cya kabiri ngo umukozi wese akwiye ibihembo bye iryo ni itegeko ryo mu bwami bw'Imana iyo umuntu abibye iby'umwuka tugeze mu rwandiko rwa mbere rw'abikore n'ibice 9 umurongo wa 9 kugeza kuri 17 avuga ngo haranditswe ngo nta muntu hamwe umunwa yihonyora amasaka ngo kandi ngo ibyo ntago Imana yabyandikiye inka gusa ko zinasoma yabyandikiye twebwe abakora umurimo w'Imana ngo kugira ngo uhura nutere intabire abikore yiringiye kuhabwaho ikibazo nukuba naragusengeye ngo winjize miliyoni 10 ashaka ku miliyoni wayikuye hese ariko iyo nagize uruhare mu kugira ngo ubone miliyoni 100 kuba wamamozi 5 cyangwa 15 ntago ari ni birasanzwe is biblical duhura ariko se aba bantu bazana amaturo ni barenga duhura twiringiye kuzahabwaho kandi iyo duhaweho abaduhayeho barakomeza bakaguka arakomeza aravuga ngo no mu isezerano rya kera niko byakorwaga ngo abakoraga imirimo mu rusengero basangiraga ibyo mu rusengero ngo abakoraga imirimo ku gicaniro bagasangira ibyo ku gicaniro umva imirimo mu rusengero abakora amaturo bya 10 n'amaturo ahubwo ikibazo abapasteri n'abeskoro skoro gentil n'abanyamitwe ni indyarya nani dushaka ijambo ryane n'ibyo bakora baravuga ngo muzana amaturo mu kibo ariko wajya kureba umuhanuzi muri Gobyore muri Mijyo cyangwa se muri Kabusunzu yagusengera kanseri yakira ngo yanga ituru zarizane hano mu rusengero none se kuki ataje hano mu rusengero rimwe mu musengera none se uriya mukozi w'Imana ko nta kandi kazakora kugira ngo agire ari amavuta nawe azajya ateraho ku rusengero mu muhe akawunga mu by'ukuri turi gukorera umurimo w'Imana mu kinyoma turimo turakora umurimo w'Imana mu bintu by'uburyari turi gukorera umurimo w'Imana mu bintu byo kudakora icyo biri tubwira ahubwo tugacengacengana umuntu sengera n'ukuri naguze ikibanza ndebe ko nacyubaka akacyubaka sengera credit mireye nabi nafashe bank akamusengera sengera ndi kubaka inzu ya kabiri ariko uyu mupasteri uhora gusengera
utaramuhereza ituro kandi rifatika ishati kamucikiraho shanga ndabona ngo ishati yamucikiyeho ngo rundi nabonye amavuta witwa Mutabazi Benz afite Benz kubera ko wayimuhayeho mu ituro nawe iyo uhereza uriya w'ishati icitse ituro nawe yayikuyigure twakoze icyo birivuga cyangwa se nimba mutasobanukiye mukareka nkabigisha ariko tugakorera mu byanditswe byera mu by'ukuri rero ngo abakoraga imirimo mu rusengero bagabanaga ibyo mu rusengero ngo n'abakora imirimo yo ku gicaniro babandi bakabusunzu nyine usanga hari ariko bafite amavuta akora ibitangaza nababwiza ukuri ba Samweli bari bameze nka bagaposho bo mu Rwanda yabaga afite umusozi witwa Shiro uriho abana b'abahanuzi baba mu nzu yabubakiye baryama ku byaba yabubakiye umugore ko ntago bari abapadiri akamukwera akamuha amasuta ahenze ibyo nagenda nkwereka ibyanditswe Gihaza ajya kubeshya Namani yaramubwiye ngo abana b'abahanuzi bahindutse kuri databuja bakeneye imyenda yo kuranwa 30 ni suit ziri mu zigurishwa mu Butaliyani usanga suit igura 2500 $2500 izo nizo suit Elisa yambikaga abana b'abahanuzi bagiye gukora ibirori ngo imyenda yo gukuranwa niko yitwaga noneho ni nk'izo twita za tuxedo yego nama costume smoky nama costume abahenze cyane ngo wenda ngo Cristiano Ronaldo yagiye gufata Ballon d'Or suit aba yambaye my friend zira rero nizo yabaga yambika abana b'abahanuzi noneho uyu munsi umuntu akabango na aposo akigenza n'ibirenge yego twabibaye byo ariko nuko ivuga butumwa ryishwe ivuga butumwa ryarangijwe urufatiro rwashyizweho nabi nta mukozi w'Imana agenza ibirenge uba oya the major prophet nari mvuze major prophet winyumva nabi the major prophet agomba kubaho adakennye kubera ko niwe ugomba gutunga abana b'abahanuzi nk'urugero uwo muntu wamvuze nabi nazi kumuvuga izina bakombye ko baragiye kumusora mu nzu uwo muntu ugiye kuyimusoramo ko n'inshuti yanjye naramwingingiye yaranga nkahita muhereza 1,100 nishyuye amezi 3 ya muntu w'Imana nkahita nikomereza ubundi abantu Imana yazamuye no impamvu ntabikoze icyo gihe ntayo nafite mu mufuka icyo ni cyambere icya kabiri yarambwiye ngo niyo wayanyishyura kuva avuga abakozi b'Imana nabi ntago yangumira mu nzu kuko uwo muntu w'Imana uwo muntu nawe yemera abakozi b'Imana uwo muntu yubaha abakozi b'Imana erega nubwo abantu bari gushaka kudufata ijambo hari abantu baza agaciro kacu hari abantu batwemera b'inzego zitandukanye abakomeye mu buryo bw'isi abafite ku ntugu bikunda abafite gusinya bigakunda abafite amafaranga hari abantu baza agaciro k'amavuta aturiho rero kuba wowe gafifi gafirita utatwiyumvamo pfana ubukene bwawe hari ikibazo se gumana rwose ibibazo byawe ari ukutamenya kwawe ari nagari we ndi kuvuga ariko ndivuga abo hariya mu ubukene bwawe kutamenya kwawe kudasobanukirwa kwawe bimeze nka bya bindi ari umuntu umwe yatera urwenya ariko ndwigiramo byinshi ngo ntago uzigera wumva umukira avuga ngo abakobwa bakura amenyo nta muherwe wari wumva ataka ngo abakobwa bakura amenyo kandi ubwo niwe waguze imodoka za 30 miliyoni ejo bagashwana agafata undi akamugurira miliyoni 50 ariko ntiwamumva avuga ngo bakura amenyo wa muntu umukobwa yaje akamubwira ati nyishyurira moto uhita azinduka yandika ngo sha ngo abakobwa bakura amenyo bamukuye ibyo adafite kora ibihanga ubona kora n'ibihanga abantu bose bakrititse parcelle ya Nyamata usanga nta parcelle bagira gushobora gusanga bose ari mu ikode ribi tari mikaro icya kabiri azagira umuntu uzamuguza nta muntu numwe wigeze akritika biriya bintu wari watanga miliyoni mu rusengero nimba ari umuntu wigeze atanga miliyoni mu rusengero akaba yakrititse ari amagambo azazi kuri kamera warayitanze wowe kandi icya kabiri nta muntu urabiba miliyoni no kuzamuka ngo narangiza ngo atabona umugisha uwabibye ahubwo akabura umugisha nabari uza aze tuburane umuntu ahubwo naba naravuze ya parcelle Nyamata akayitanga ku rusengero rwa Sengera ntagaruka kuyima ku rusengero rwa Sengera inama bature menshi akamara amezi 3 atarabona umugisha azaza hano dukore demo ubwo inama nuko bature menshi niyo namubagiriye umva uwatanze ya parcelle cyangwa uzayitanga mbere y'abandi ntabona umugisha mu mezi 3 azaze hano dukore demo nanjye nziryo zasenga icyo gihe usenga isengesho rimeze nk'irangiza rubanza mana nshingiye mu ijambo ryawe ukampamagara ingingini uyu muntu kuki atamuhaye umugisha aho ngaho usenga uri muri ingingo agakwego itegeko teka ryanditse hano kuki utamuhaye umugisha ariko abantu sinzi ukuntu bafata abakozi b'Imana Bruce Melody aguze Brabus ntacyo bitwaye
Davido yanditse kuri Twitter ngo bamuremere bakamuha $350 ejo bundi bamuhaye ntacyo bitwaye. Entertainment n'abakomediye bose murabaha amafaranga. Abasirey Queen murabarundira. Ikibazo ni Apostle. Ese ibyo abo bantu bakora bishobora kuba bifite akamaro igihugu n'ubuzima bwanyu kurenza yakoze b'Imana. Urugero abo dusengera bamwe baba bakinyesebo. Nonese bose twatatu bavana ku byaha uwo munsi. Tuvuga yuko uherutse guhisireyi imodoka $150 anayijyana Marriott. Iyo sireyi ihora iposting iri Marriott mu mafaranga yihaye, ariko kubera ikibazo cyamutugaritse araje musengera. None kuba mubwiye ngo natanga ituro rifatika nanjye njye Marriott oya biramubabaje kuko sireyi nizo zemerewe kujyayo kandi ayo yazihaye zigiye ahubwo nukumwandikira ati baby abaye makeya wambwira nkohereza ndi. Tujye no muri logique, tunavuye muri Bibiliya logiquement, kuko njye igihe umuntu ajya gukritika akigira igitangaza avuga, ariko tunagiye muri logique ubwayo. Nimba abantu babasengera nta kandi kazi bakora, kandi ibyo uko baba basengera mukaba mubiha gace mubona bihindura ubuzima bwanyu, mubahitura mutange parcelle ya Nyamata. Ariko nimba mubona ntacyo bamaze, musohoke mu nsengero zabo bazisigaremo bonyine, mujye muri za zindi zubakisha amafaranga twazo yaturutse muri urgency. Twubahane. Okay. Sawa cyane. Turimo tugana ku musozo wakoze cyane kutuganiriza, hanyuma dusoza. Umuntu niba natura afite areke kuza. Wambwiye nari nkubaje ni umuntu adafite ituro. Uyu muntu icyumweru kirarangiye, ku cyumweru agiye kujya gusenga, birangiye natura afite. Kirangiye adakaraba, kirangiye atarya, kirangiye atiborosa, kirangiye gute? Uri wanga icyumweru kirangiye ukagira ngo just like that kirarangiye, kirangiye gute? Umeze abantu bajya batanga ubuhamya ngo ni ukuri ngo umugabo ngo twarahuye turamenya nanga inda. Urumva gutera inda umuntu cyagikorwa ngo atujyana naho gutera inda byari ibintu bayitera pari telekomande, ariko nyine ni uko nawe rero kuvuga ngo icyumweru kirarangiye gute? Kirangiye gute? Utarya utanywa utambara utiborosa kirangiye gute? Ikindi se kirangiye nta maboko ufite. Nakubwiye isengesho Mana mushireho igikundiro, nagera kuri chance bamuha akaraka ari bukore k'igihumbi anzanire, ntago aranzanire aturira Imana. Rega nta nubwo abantu batura abantu ntabwo aho ngaho niho nibazaga. Cya kabiri hari abantu banga ngo mu pastor ngo wakamaturo, njye nago navuka sinda akamaturo. Yesu niwe wayatse aminshingano zo kwigisha abantu ibitekerezo bye, his mind. None rero nimba Yesu yaravuze ati muri rya jambo navuga mu rwandiko rwa mbere rw'abikorino igice cya 9:10 yavuze ngo kandi umwami wacu Yesu Kristo niko yategetse ngo ababwiriza ubutumwa batungwe nabyo. Uzi icyo bisobanuye? Nimba nkubwiriza ugenda na moto, nanjye ngomba kuba ubuzima butega moto kandi biturutse ku ikofi yawe. Nimba nkubwiriza wambara bodaboda, nanjye ngomba kugira bodaboda nambara. Nimba kandi yawe ni shyashya, nanjye yanjye ngomba kuba shyashya ivuye mu mufuka wawe. Nuwa bandi mbwiriza ntagari we wenyine. Nimba nkubwiriza abana biga Green Hills hama abantu bakumve neza. Nimba mbabwiriza muri 50 abana banyu biga Green Hills, ubundi itegeko ry'Imana ry'ubumana n'icyumuka Imana avugana nanjye kiravuga ngo nimba abantu ushumbye 50 b'abakire ba mbere hagomba kuba harimo pasteur. 50 ba mbere ni bafite Range Rover, pasteur nawe hariya. 50 ba mbere nimba abana babo bari Green Hills, ntago ari 50 ba nyuma, no. Niba shaka bari ari 50 mu bihumbi 5. 50 ba mbere hagomba kuba harimo pasteur. Cyoze nimba ari 3 ba mbere ihangane komeza basengera n'abandi bazamuke, ariko bazajye kugera muri 50 nawe urimo. Kuva mfite ya Benz biravuze ngo 50 ba mbere bemera amavuta ndiho ni hariya bari. Noya ni hariya bari, ariko Imana kugenda izana n'abandi. Sinabwo ko tuva kuri parcelle za Nyamata twegereza Kibagabaga. Ituro rinini wahawe ryangaraga iki mu mibare? $20,000. $20,000. Aricyo bitwaye. Wakoze cyane kutuka. None wari wabaza sire ya mbere mu gihugu ayo yahawe. Reka ibyo uri kumbwira ugiye guhinduka cyane kuri apotre bumva ariho byaciye igikuba. Byacitse igikuba. Kandi n'ijana bayabaha. Gambwira ikintu kizambabaza mu buzima. Nimpa nari ituro rya $1,000,000 nzabwira Imana nti ubu koko sunyihutishije. Nigeze kubona uwitwa Terry uriya wakoze filime bita The Oval, the director wayo. Ni umukristo cyane, umunyamwuka. Terry
yagiye kwa muri Potter's Hand Dallas main actor ndayizi nziza cyane Dallas ageze Dallas muri Potter's Hand kwa Bishop TD Jakes abantu barabiba baza nyine hari igikorwa bari gukora nge ntanze $5,000 by'idolari nge ntanze 10 nge ntanze 20 Terry afata microphone avuga ati all I have is by the grace of God and I saw my seed of $1 million Bishop TD Jakes yisamanuka hasi yuzura umwuka akoma amashi yuzura umwuka bitajyanye nawe urayikeneye naravuze ni rero nimba TD Jakes babiba miliyoni y'idolari akajya mu mavuta Imana nkorera si muri umuntu we TD Jakes biragaragara yuko mu byukuri nta n'umuntu wakabaye birwanya ikindi ushaka kubirwanya nawe azaza akora ibyo dukora rwose azazana namu hagatuti akora ibyo dukora icya kabiri bikorera abantu nk'uko ibyacu bibakorera rwose nawe baza go ahead wakoze cyane kutuganiriza byari sawa cyane tuzere ko bana butaha uzagaruka twongera tukiganirira turagushimiye cyane wakoze cyane kuduha umwanya so turasoje sinzi niba ikindi cyo ku mutima wabwira abantu cyo ndi ku mutima nabwira abantu no kuvuga ngo abanyarwanda ni mube abasirimu ko biragaragara ko mushaka gukura imburagihe muri society ishaka kugaragaza ko ishaka kuvuga cyane none rero ubwo dushaka kuvuga ni to abasirimu mu kuvuga ntago twese tuzemeranya ku bintu 100% ngo niwemeranya na nto yanjye nanjye sinemeranya n'ukuntu wipfuna siniwemeranya ngo n'ukuntu nanjye sinemeranya n'ukuntu uryo uri muri restaurant none se wagize ngo sinemeranya n'uko wambara wenda n'urugero styling mu by'ukuri turapfiki none rero nimba ari byitemeranya na Mutabazi biroroshye cyane ko ari by'imyizerere nawe ufite ibyo wizera ntemera tubishyire ku ruhande nta bitatu cya bitanu wumvishe yavuze byahindura ubuzima bwawe kuki byose ubikritika ubikoreshe biguteza imbere ibyo tutemeranya bizakemuka tugeze mu ijuru noneho rero kubwizo mpamvu ngiye kubaha igitabo cy'ubuntu iki cyo muzakigura babakozi b'Imana nabo babone ko bakishyura inzu bari kubasohoramo nge I love everyone ariko ntago nzigera nemerera ubujiji iyo ugiye kwinjira mu nzi wanjye ngo akaribu ariko ubujiji wazanye ukabasiga ku muryango ngo akaribu ariko ubujiji wazanye nkakubwira ni stop kwa bene wanyu ubwo bujiji winjirane kernete so rero nta kibazo I'm inoffensive nta kibazo mfite noneho rero igitabo cyitwa Rich in 6 months umuhungu hariya Kabusunzu ukira mu mezi 6 cyitwa Rich in 6 months think like a Chinese uranyandikira ku nomero ngiye kugwa kuri WhatsApp umbwire unyandikire ngo mpicyo gitabo unyandikire ngo Rich in 6 months icyo uri bwandikeho cyose hari n'uwandika ngo hero atarandika ngo icyo gitabo nkaba nakimuhaye iyo ndi online na amasegonda 5 kugeza ku 10 kiba cyakugezeho noneho iyo ntwaye nk'imodoka cyangwa se ndi busy aho mbohokeye ndabikora so fata iyo nimero ni 07 88 30 95 13 akamenyetso ko guteranya kuba ari hanze 250 7 8 8 3 uranyandikira utimereza icyo gitabo niyo waba unyangura nuka simbimenya utanyohereza ibyo unyanga umwami ukorera zaguhemba nanjye gwaye igitabo Imana haruka izabigenza cyangwa se n'ubuntu free kandi niyo umuntu aguze kino mwongeza Rich in 6 months rero harimo principe 3 nitugaruka wenda tuzaziganira ariko mwiravuga ni principe 3 uzishize mu bikorwa uko textual zanditse mu gitabo ukazamara imyaka 40 utaragira miliyari y'amanyarwanda waba wemerewe ko no kumbona mu muhanda ukankubita igitafari waba ubyemerewe bimeze bite nta no gwanenza 21 by the way 21 deja already waba wagize miliyari two tutiko twanyira ngaho uvuga ngo urayifite butugumanye nayo mfite ntago nayahoranye ngewe mfite map yuko nzayageraho irya mbere ravuga ngo follow your inner voice listen to your inner voice umvirijwi rivugira muri wowe indani ko ni Imana ivuganira natwe abantu basenga baransetsa mana show me your way show me plan wambwiye kusangira neza wambwiye kuzacuruza Dubai kabanyamatiku
genda wicare n'abantu bacuriza muri Chic na Mike bose ubigire inshuti uburyo bacuriza Dubai uzabimenya none se shaka gusimbuka itugera Dubai shaka gusimbuka Imana nigeze kujya mu yerekwa inyereka ijambo ryo mu cyongereza ntigeze menya gitwa squeeze inyereka spelling yaryo SQUEZE garuka mbere ndibonye nta nubwo narigeze nanaryumva kuva navuka mbyutse ndasenga Mana ari insobanurire wanyeretse ijambo niwambwira usobanuro bwaryo mu izina rya Yesu ndahanisha icyo yakirabira nk'iminota 20 ijwi riraza rirambwira ngo nagira ngo nkwereke ikibazo abarokore mufiteho mu Rwanda no muri Afrika ndi Imana yigisha grammaire nakweretse ijambo nkwereke uko ryandikwa ufite bando nari mfite mijana icyo gihe wumve ko nari nkennye ufite internet ufite smartphone kuki utanditsemo iryo jambo waryanditsemo ubona nta busobanuro buje bita nandikamo ngo squeeze meaning nuko nahise nandikamo mbona ikintu Imana yansubije kirasobanutse muri iryo jambo n'abarokore rero ngo show me your way umva ukuntu bimeze Bibiliya yatubwira ngo the thought of the righteous are right mu migani ibyo umukiranutsi atekereza biratunganye Imana kuye kuzagira miliyari it's okay listen to your inner voice ibyo utekereza byabyara miliyari abantu sore mu mujyi bamwe batanize bacikirije amashuri bandika amazina yabo mu cyapa bafite imiturirwa bakubwiye yuko bagiye kanyarira they trusted their thoughts trust what you think ibyo utekereza n'ibyo genda nibyanga ubwo uzisanga amageragere nuvayo wongera uhasoringe tangira nibyanga wongera utangire nuhomba wongera ujye mu kiyede try and try and try inzira z'Imana zirenga igihumbi icyo bisobanuye nutangira ibintu igihumbi incuro igihumbi uhomba uzajya muri rompwe uvuge ko Imana itabaho nanjye nzaza ngushyigikira nutangira business igihumbi uhomba uzajya muri rompwe uvuge ngo nasanze Imana ari igipindi itabaho nanjye nzaza nkubaze uko byagenze nzagushyigikira cyangwa uhayo mfite kubera yuko sinzemera yuko tuka Imana yanjye banyabayero rukore muri abanebwe noneho rero kabiri shaka ubumenyi bushoboka bwose mu kintu ugiyemo bushoboka bwose grow your knowledge every day nubona mvuga gutya ntago navutse mbifite mu mutwe wangu we read books we listen to YouTubes we practice sinagwe se ko nabonaga ibiciro byo gutega nacaga hano mva mu mujyi njya Kagarama ndimo nduka icyongereza muhanda bikabikana kanacika wakwita umusazi none icya kabiri niho developing ibitekerezo by'ibitabo iyo rero ndi kuvuga idea nk'ibi bintu ndi kuvuga ushobora gusanga naraciye muri uriya muhanda mbyivugisha icyo gihe iyo ndi kubivuga rero sinanananirwa ntago nanirwa abantu babibona ngo yarasaza ari mu muhanda ariko ubwo busazi bwerebaho bwamugejeje nawe gira ibyo usaramo byakugezaho nawe uzagira ugera cya gatatu kiravuga ngo menya kwimarketing menya kwicuruza shyira ku isoko hari abantu batazi kwishyira ku isoko pe hari abantu bazi gukora ibintu byabo neza ariko batazi kubishyira ku isoko ndaguha urugero umuntu bita Steve Jobs sindavuga ukuntu babaga bari kunywa marikeri baryamye mu mirima ya pome bakajya bavuga ngo bazahindura isi iyo uvuze ngo uzahindura isi inshuro miliyari igitekerezo cya hindura isi gihita kiza nzabigisha ukuntu bikora how to program your mind for success noneho Steve Jobs n'uwitwa Steve Wozniak niwe wari ufite IQ yo hejuru niwe wari umwenjeniyeri ukaze Steve Jobs we yarazi guseringa iyi si ntago ikiza abantu bazi guproducinga ikiza abantu bazi guselinga iki impano ya production ifata umugore imuha impano ya selling niyo mpamvu uri umwuga w'ubunyamakuru n'w'abagore buriya umugore yafashe microphone ntago wamutambuka umukobwa ashatse kubaka umunwa abango ngewe Brian ngiye kubaka umunwa fata ku maguvuta ishara ntago byavamo so mu magambo akeya abagore bafite impano cyane iyo bigeze ku kintu distribution of the production ibyo ariko Imana bikoreye kugira ngo bose bazuzuzanye ntago mvuze ngo ntago ari uko umugabo atakora itangazamakuru ntago ari uko ariko nk'urugero marketing y'umugore muvandi marketing y'umugore araseringa ntibaseringa niyo mpamvu abakire bakize muri uyu mujyi nkubwire technique bakoresha umugabo ajya kurangura Dubai akajya no muri majerwa akuramo imari umugore ari mu iduka ayicuruza mu gihe umugabo yagiye Dubai akamara ibyumweru bibiri umugore we yasigaye mu bana no kwiduka so bose bagakora team mu byukuri rero Steve Jobs yakoze yitwa
ni Mac what Macintosh. Akoze Macintosh iragurisha cyane bahita baba miliyoneri mu mezi make. Noneho iyo Macintosh yibagirwa gukora innovation ishobora gusimbura ihari. IBM ikora computer ngo babaye mu ijana ba mbere cyangwa 10 ba mbere baguze computer ya IBM. IBM nk'ikigo gikomeye gifite izina gifite network ya marketing ariko gifite technology nk'iyabo. Ngo bakora computer ngo bahita bayigura barahita bayifungura. Ngo bayigure kuyikoresha bayigure kuyifungura. Ngo barangije kuyifungura bayirebye. Barabanga nta kantu karimo. Ngiyi nta kigenda. Ngiyi fake inshuro 10 ugereranyije ni yacu dusanzwe dufite ku isoko. Ariko hagiye gucamo amezi 3 benda gufunga imiryango kuko IBM yarabacuruzanyije kubera iki icyo nshatse kuvuga. IBM ifite marketing ikomeye. Steve Jobs na Steve Wozniak bafite produit ya karite. So mu byukuri rero ni nkuko nkunda kuvuga ngo hard work beats talent when talent does not work hard. Nuza Messi afite tala iruti ya Cristiano niko mbyemera. Ariko Cristiano afite hard working iruti ya Messi. Akora cyane nkurikije uko mbibona. Kuko ntari umunyamupira cyane kandi ubwo yongeye gufana ugira ngo mitamfanane Cristiano. Kuko nge sinzigera umuntu wese mbonyeho hard working. None by'umwihariko akaba atari hard working yo kugirira abantu nabi cyakwica. Nta kibagamije. Nge ntago waza usebya afata ku mavuta nkureba. Umuntu wese ufite courage mu byo akora. Senderi nabandi bose. Bruce Melody ba super manager atinya umunyakazi. Umuhungu wirwanyeho. Umuntu wese uhasolinga ndamwubaha. Kuko byanga bikunda ashobora kugira ikintu ageraho. Akora amakosa menshi we. Akashobora no kugera ku bintu byinshi. Hakosa ukora. Numva araho nasoreza nimero ni yindi ni 0788395913. We mugabo witwa umwami wa microphone suko byita nabandi babimwita ni general ku munwa akaba special force kubibingenga bitekerezo nzizi biburi mbi kandi n'umujyanama wa rubanda niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kuvuga amasaha 8 adacecetse kandi utamurambiwe n'ikimenyimenyi warangije iyi video n'ikimenyimenyi abiri yarashize n'ikimenyimenyi arangije iyi video so ciao merci beaucoup koze cyane kadushimire n'abandi bari badukurikiranye kuri yawe TV tubibutse gusura website ya yawetv.com kugira ngo bashe kumenya amakuru ikintu cyambere n'amakuru bamenye ibiba bivugwa hirya no hino mu myidagaduro muri cinema muri rusange muri politique muri kani bageze muri kimwe cya kane ubashe kumenya amakuru yose na handi yasanguretse kuri website wakoze cyane twa Patrick reka dushimire na bwana tuyisenge waruri kuri izo microphone cyangwa se na kamera kuri ayo majwi neza cyane nayo mashusho kugira ngo abagereho 5 kuri 5 turabashimiye reka dusubire mu biganiro byacu bitaha nakagaruka amahoro y'Imana bane namwe.